ibi mvuga mbihagazeho. I can testify to this. Itorero rya Anglikani mu Bwongereza The Anglican ryarahagurutse riravuga ngo said iyi Bibiliya ntikijyanye this Bible is outdated. ni igitabo kiri out of civilization, ntabwo kikijyanye na civilization. It's behind civilization. Kimaze imyaka cyararangiye. It's been now outdated many years. Ubwo bagiraga ngo bakigurire umuryango ubutinganye. Ese tugayaga ahantu umugore yitwa umugore wundi mugore. Ibihugu bikomakomeye byahegeye gusinya yuko umuntu nubwo atoshima uwundi akishimira imbwa borongora bakagira ubugeni. Umuntu w'umugabo mwene naka wa naka ukumva yatumiye umuryango ngo afise mariage baje kuraba sheri wiwe bagasanga ni imbwa. Imbwa y'ubwoya y'umurizo imwe y'amatwa ashinze. Apariye ariko mwanya guhabwa n'Imana ariko turambaye ibara abantu b'Imana. Imbwa kuja kuvuga ijambo uvugira umuhungu wawe ijambo ry'ubukwe kumbwa. Nk'abantu muca mwurira indege mwamaze n'abamaze gushikayo bareko baratwumva hano batubabarire ntibakadutumire mu bugeni bwabo n'imbwa. Oya uyu munsi barimo bariga gukura ijambo church muri congregation ya. Today they want to take out the word church out of ahubwo tuyite community. So that we Bibiliya bagiye kwitwambura neza abantu musenge mukovyo cyane. Uno munsi bariko barayihindagura bayishira neza kuri taye ijanye n'amategeko bariko barakora. Ubu bariko bagomba gukuramwo ndetse banabikuyemo ubutumwa bubwira abantu ngo hunga ntuzopfe gushiwe muri rudahera ngo iyo mvugo nimbi ngo irahahamura ngo nitera bwoba. Tutabwiye abantu ko bazoja mu muriro bazohunga ibyaha gute uri kuribwira ngo abantu bareke ibyaha ngo kubera bibishe. Oya wahevye ibyaha kubera bibishe. Oya twahevye kubera twamenye ukuri dutinya n'uwo muriro udahera. Imana ishimwe cyane. Abantu iyo tubuze guhuza Bibiliya n'ubuzima bwacu bw'uyu munsi, to connect the Bible with our lives, iki gitabo gihinduka amateka. This book will become history. Nagira ngo mbibutse ko Bibiliya si igitabo cy'amateka y'Abisiraheli. It's not a book of historical. Iki ntabwo ari igitabo cy'amateka y'Abisiraheli. It's not about the history of Israel. Ahubwo iki ni igitabo cy'ishurirwa. It's a revelational book. Ni igitabo cy'ubuhanuzi. It's a prophetic book. Ni igitabo cy'ubuzima. It's a life book. Ni igitabo cy'imbaraga. It's a powerful book. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord Jesus. Bibiliya ni igitabo kikiriho. Bible is still active. Bibiliya ni igitabo kivuga. It still speaks. Nicyo gitabo gikoresha ijambo now. It uses the word now. Uwiteka aravuze ngo when they say the Bible, ibyo bikaba none kandi byaravuzwe. That says the Lord and it comes to pass. Ndabaha urugero ruto. Nagize amahirwe negera abayuda. I was able to be close to Jews. Ubuzima babaho. Watch their life. Hari uwo twahuriye tuhayifera. I met one. Agiye gutembera nanjye ngiye gutembera. He was touring ndavuga ngo uko bigenda kose ndamuganiriza. And I got close to him. Yari yambaye za shunda, bambara ishunda rwose. He was wearing the robes. Aba yambaye costume nk'iyi. A suit like this. Ariko hano hariho ishunda. But with some yambaye akagofero. And they kept a small cape that they wear. Ubwanwa yarabuteretse. With a long beard. Ari kumwe n'umugore we. With his wife. None ndamwegeye. And I got close to him. Ndibaza ngo ndahera he kugira ngo muganirize. Wondering where to begin from. Noneho ndamubwira. Then I told him. Nibyo byose niba ntibeshura umuyuda. And I told him you must be a Jew. Arambwira ngo ntubibona se biragaragara ntibyihishe nabo bambara nk'abasilamu nyine. You can see. Namubwira ni nkunda idini yanyu. I love your religion. Atatu ni byiza cyane. It's like it's very good. Nawe se uri mu idini ya Kiyuda? Are you also in the Jewish religion? Cyane rwose. I told him yes. None se nanjye wanyinisiye mu idini ryanyu. How about you initiate me into your religion? Arambwira reka ntabwo nabikora. He said I cannot initiate you in your religion. Ese kubera icyo utabikora? Said why? Ati biragoye ni umutwaro ntiwabivamo. It is a burden you cannot carry. Kubera icyo se ari umutwaro? Why is it a burden? Aturibaza amategeko 613 mu mutwe. 16 commandments in your head. Narababonye aho baba basenga. I saw them pray. Ibyo bagiye sinagogi.
in the synagogue, iyo bigiye mu isinagogi when they enter the synagogue, bicara hasi they get down bakabikora uko ngiye kukwereka and they do this the way you see me. babikora bagira gutyo They keep umutwe shaking their head kugira ngo like batibagirwa so that they don't kundisha forget. Uwiteka umutima wawe They wose love you n'ubwenge bwawe with bwose your heart and mind, n'imbaraga zawe in zose your strength. ntihakagire indi mana n'imwe Don't have no other God. akongera agasubiramo And he repeats. yakwibeshya gato If he makes a mistake, agatangira bundi he bushaka begins again. ibyo nkubwiye That I tell you. umwana wanjye rero araza So my son comes aratangira arambwira papa telling me kidadi that. que Dieu existe ninde wakubwiye ko Imana ibaho Who told you God exists? ndamubwira ntiwe urabitekereza ute Where do you get that from? je suis pas sûr je suis pas sûr I'm not sure. I'm not sure ni kubera icyo utabizi neza Why are you not sure? none siri hehe So where is he? iba hehe Where does he dwell? namureba When I looked at him, nkabona siwe I realized it nkabona mwarimu muri he we was not alone. nkahita mbona mwarimu ashinze I muri could we see it is the teacher in him. iri bazina riri kundeba mu maso And he was looking at me. ninde wakubwiye ko Imana ibaho Who told you God exists? kandi urabizi abana bahariye umukanza arushaho kukaza noneho And nyabo those kids are bold. You cannot baba threaten baranamubwiye them. ngo iwanyu nibakubwira ibitandukanye n'ibyo uzatubwire They have told if your family tells you otherwise, report them. turi kujyana naho se ntanga urugero ku mwana wanjye I was giving my son as an example. n'umwana wese yakundaga kubica amazi He despised prayer. akaza nyine akananderanje He would even kandi distract. n'umwana mwiza He would pe distract me. n'umwana He's a good boy. rimwe nkarakara But one day I was annoyed. namubwira ngo ndagusabye ujye wubaha Imana I yanjye told gusa him, honor my God, fear my ubundi God. akagenda Sometimes he would rimwe go. nkamubeshabesha ngo ndakugurira uyu munsi ariko I'll nawe tell wemere him, dusengane I will take you out, but allow to pray today. akambwira ati papa yes Say, ndabikora. ariko nawe uri isi wowe usenga amasaha atatu But for you, I cannot pray 3 hours like you. basi wowe urasenge ngahe noneho Say, how many minutes? ati 30 30 minutes. 30 yaba ari iminota 3 For him, that's 3 minutes. ku buryo itatu itaragera avuga ati papa 30 minutes ntabwo ishize Don't you think it's already 30 kandi minutes? ubwo ngenda cyashakisha And karirimbo yet ndacyagira I'm just beginning. kugira ngo ndebe ko nagira aho mpera ndiho ndashakisha yes Looking for a song. turaririmba nk'ibikeri ushakisha kuri kuyiri Usher me in prayer. ati itatu irarangiye papa Feels like 30 is nkambwira up. nti nukuri kose reba ku isaha ntabwo Looks, irarangiye it's just 3 minutes. ati okay ati ngaho gira atari ko ya masaha yawe se But those Oya, hours, wowe nukuri nurangiza yawe ugenda you do your part and leave. ubwo se ugira ngo yarasengaga Would he pray? kugeza umunsi umwe Till one day, asanga ndiho ndasenga he found me praying. amarira yandenze I was crying, ngira Imana weeping, ntiwarakoze thanking God wabaye uwo kwizera about his faithfulness. waraturinze mu You bupfu kept us. watubereye We Imana were God because, nanjye mfite abana and I have children. anyitegereje He looked at me. asanga ndiho ndarira I was weeping. ajya kunzanira papiye He jenike brought some tissue. yicara hasi afatanya nanjye kure He sat down. yifata hasi afatanya nanjye He kure sat. ndangije ndamaze ngo ese warizwaga n'iki He started crying. arambwira ngo warizwaga n'agahinda kawe numva urakampaye I saw you crying and ati I njyewe numva uburyo Imana yatugiriye You neza kuba mfite impacted. ababyeyi muri 68 Amerika ikura Imana mu mashuri 1968 America took God out of ibintu schools. 10 bagendeyeho byose ni ibya All the Lisbeth 10 principles belong to that woman. kuva uwo munsi Since that day, utangirira uwo mwaka since that year, Amerika yatangiye kugwa buhoro buhoro America went into apostasy. muri 75 In 1975, nasomye igitabo kivuga ngo I read l'agonie de notre vieille planète cyambere cyaravugaga ngo kuremba kw'isi yacu that eshaje our world is in a critical muri condition. 75 That was in 75. muri Amerika In America, abari bariho icyo gihe those who were present, baravugaga ngo umuryango uhuye they n'akaga were saying the family is in trouble kubera ko taux de divorce because of divorce. rate divorce The rate rate of divorce. yageraga yari 6%. By then it was 60%. Sorry, mumbabarire 6%. 6 out of 10. Ingo esheshatu 6 of 10 families nizo zakomeraga were strong, enye zigasenyuka. and the 4 would Abantu divorce. baravugaga ati karabaye And turapfuye people were afraid, were like, we are finished. mu Bufaransa In France, zari 70%. it was Uyu 70%. munsi tuvugana uyu munsi Today, ndavuga ibyo nzi neza niho I know what I understand well. urugo rumwe kuri ebyiri mu Bufaransa rura divorce. 1 in 2 families ends up in divorce. Urugo rumwe kuri ebyiri rura divorce. 1 in 2 families ends up in divorce. Muri Amerika In America, bigoye kubibara it's not easy to kuko bo nta nubwo babana karamata babana kuri konti. they live on contract. Twari dufite kontra y'amezi 5, 5-month contract, kontra y'imyaka 5, 5-year
Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord Jesus. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Nanjye munsubize. Yesu ashimwe. Please respond. Turenzeho. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Pastor yarangije kumvuga, ntabwo nivuga birenze biriya. Nitwa Senga Emmanuel. He's already introduced me. I'm Senga Emmanuel. Actually amazina yanjye nanjye rancanga, ariko reka ngerageze kubisobanura. I get confused by my names, but I'll try to explain. Data yanyise Senga. Senga Emmanuel. My dad called me Senga. Hanyuma ngiye kwiyandikisha barambwira ngo sinzi Kinyarwanda bongeraho N. But as they were registering me, they added N to the S. Kuvuga ngo mu byangombwa nitwa Senga. So in my documents have Senga. Ariko kuba nyise ni Senga. But those who called me, they called me Senga. Yose rero nayanjye. They are both my names. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Ndagira ngo ntangire nshimira Imana. I want to begin by thanking God. Kuba yanteye iteka kugira ngo tubane muri aya Who has materaniro. allowed me to be with you this evening. Imana ibahe umugisha. Nibyo rwose amasi tuyakomera Imana rwose. His hand claps belong to God. Ariko kandi shimira n'itorero Foursquare. Yet again I thank the Foursquare Church Ryantumiye kugira ngo tubane. that invited me to be with you. Ndamushimira Bishop ko atigeze ananirwa rwose. I thank you, Bishop, for inviting us. Ntabwo namugoye byo kumugora gusa oya. I didn't bother him so much. Ibyo byaba ari biri mu mutima mushya. That would not be good. Ariko nyine byaragoranye kugira ngo duhuze igihe. It was just not easy to synchronize time. Icyo mushimira nuko atananiwe. I'm glad that he persisted. Nukuri warakoze Bishop. Thank you, Bishop. Urumva Bishop utumira pastor byari byoroshye ko ananirwa vuba. It was easy for him to give up. Ariko ntiyananiwe kugira ngo twongere tubane iki gihe. He kept on until we are here today. Imana yacu ishimwe. So we thank God for Ndashimira Imana ko muri ahantu heza. Mperuka mutari hano. I thank God that you're now in a much more beautiful place. Ubanza twaragarukiraga hariya. I think the church by then was stopping Hari somewhere. hashyushye we. It was a humid, hot place. Ubutumwa nabwirije n'icyo gihe sinzabyibagirwa. But I'll never forget the message I gave. Ikoti ryabaye amazi. I was all soaked in sweat. Ariko uyu munsi muri ahantu heza. Imana yacu ihabwe Today you're in a icyubahiro. beautiful place. May God be praised. Najyaga mpareba kuri televiziyo none ubu ndahibereye nanjye. Been watching you on TV, but now I am here. Muri ahantu heza. It's a beautiful place. Imana ibihererwe icyubahiro. And glory to God Mu for by'ukuri that. itorero iyo ribaye ryiza niyo ryaba rimwe. Even if we have one good church, Iyo mvuze beautiful, itorero ndavuga urusengero. I mean the structure, the Ni temple. icyubahiro cy'itorero n'Imana cyacu twese. It is the pride of the entire church and God. Foursquare ni ishema ryacu twese. So Foursquare, we are proud of Foursquare. Imana iguha umugisha wabigizemo uruhare. May God bless you who had a role to play. Ituro ryawe watanze. The money you gave. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Urabona muri iki gihe isi irimo iratumwaza. Nowadays the world is challenging us and shaming us. Sinzi niba mubizi isi irasa n'itumwaza. The world is putting us to shame. Cyane cyane iyo tugeze ku maturo. Especially when it comes to offering. Abapasiteri badufashe nk'aho turi amabandi. They call us bandits. They call us pastors as bandits. Icyo bita amabandi yibisha ubwenge. That people that manipulate. Ariko ikintu mbashimira nanjye ndimo. But I thank ibyo bavuga byose dusa n'abantu bateye ikinya nta kintu bitubwiye kuko ituro ritangirwa umwami ituro rikwiriye Yesu ituro ni ry'umwami w'abami Imana yacu ishimwe cyane niba Yesu ari umwami kumutura n'inshingano zacu teme iragira uti gukorera Imana nk'umuryango. The theme is serving God as family. Iyo ni big theme. That's the major theme. Ni teme nini. It's a huge one. Nukuvuga ngo tuzayigamo inyigisho enye z'ingenzi. And we will have 4 teachings out of it. Uyu munsi today turigiye ya mbere. We are going to learn the first subject sujet. The first topic. Nukuvuga ngo yego topic nukuvuga ngo harimo teme nugukorera Imana nk'umuryango. The theme is serving God as family. Bishop kuwa mbere yatubwiye ku muryango. Bishop spoke about it on Monday. Kwa kabiri sinagize amahirwe nari mu rugendo nza. I was not able to follow yesterday. I was traveling. Ariko yavugaga ko ari buganire ku muryango. But he told me he would speak about. Ariko nge ndifuza ko tuza kwinjira muri iri jambo Yosuwa yavuze 24 umurongo wa 15. I wish us to talk about more what Joshua said in 24 verse 15. Mu gifaransa baravuga ngo nukudecortica. We are going to make an expository. Ni nko gushishura sese. Ni nko kurishishura nukuri goragoza
nukureba kubera iki Yosuwa yavuze gutya. Try to see why did Joshua really do that. Hanyuma nitumara kubona icyo Yosuwa yavuze, Having known what he said, twinjire mu mutima w'ijambo, we will go to the core of the word hanyuma tuzabone natwe kwivuga, and then speak about cyangwa ourselves. se tuzubaka ikiraro And then we shall make a bridge kituvana muri iri jambo, from where the word is, kituvana mu myaka 3,000 ishize, from 3,000 years ago. kuko aya magambo hashize imyaka 3,000 avuzwe. These are ancient words, Turebe niba taratakaza agaciro. and see if they are still valuable. Aya magambo ahurira he natwe uyu munsi? How is it relating to our Ese lives? aracyafite Are agaciro? they still relevant? Agaciro kayo naka. What is their value? Uwitwa John Stott yaravuze, Someone called John Stott said, iki kintu cyemewe n'abavugabutumwa bose. and everyone agrees. Ubundi ngo bavugabutumwa Bibiliya ivuga ko abakora imirimo 5. They do 5, evangelists, preachers do 5 things. Abavugabutumwa bakora ibintu 5. They do 5 things. John Stott yongeyeho ikindi cya gatandatu. Added the 6th. Yaravuze ngo umuvugabutumwa n'umwubatsi w'ikiraro, A preacher is a builder of a bridge ngo uhuza isi ya Bibiliya that connects the world of the ndetse Bible n'isi yacu y'uyu to munsi. our today's world. Iyo tubuze ikiraro When we lack a bridge gihuza isi ya Bibiliya to connect the world of the Bible, yanditswe imyaka 2,000 ishize, written 2,000 years ago, tugwa mu mutego we are falling to wo guhindura Bibiliya igitabo a cy'amateka. trap of making it a historical book. Ndasubiramo, I repeat, abahanga muri iki gihe, the scholars nowadays, abihebeye Imana baguye, those who submitted to God, surrendered no to no no, abihebeye Imana, those who have surrendered to God, actually a clergy, abihebeye Imana, abakozi b'Imana bamwe who have gone away from the Njyewe mu Kinyarwanda neza, namwe mumufashe mu Cyongereza neza. Aho ngire mu Bufaransa n'igike narinzi cyagiriyeyo, mumufashirize rero. Aha, narivuze ngo bamwe mu bihebeye Imana. the clergymen. Aha, bamwe mu bihebeye Imana Clergymen bavugaga ko bakorera Imana. who said they served God Uyu munsi today nibo bemeza isi are the ones convincing the world yuko Bibiliya itakijyanye n'igihe. that the Bible is outdated. Ibi mvuga mbihagazeho. I can testify to this. Itorero rya Anglikani mu Bwongereza The Protestant, the Anglican ryarahagurutse riravuga ngo said iyi Bibiliya ntikijyanye this n'igihe. Bible is outdated. Ni igitabo kiri out of It's out, civilization, ntabwo kikijyanye na civilization. it's behind civilization. Kimaze imyaka cyararangiye. It's been now outdated many years. Ubwo bagiraga ngo bakingurire umuryango ubutinganye. They wanted to open a door for Uyu munsi homosexuality. barimo bariga gukura ijambo church muri congregation ya. Today they want to take out the word church out of our Ahubwo congregation. tuyite community. So that we call it a community. Abantu iyo tubuze guhuza Bibiliya n'ubuzima bwacu When you bw'uyu are not munsi, to connect the Bible with our lives, iki gitabo gihinduka amateka. this book will become history. Nagira ngo mbibutse ko Bibiliya si igitabo cy'amateka y'Abisiraheli. Bible is not a book of historical Iki ntabwo ari stories. igitabo cy'amateka y'Abisiraheli. It's not about the history of Israel. Ahubwo iki ni igitabo cy'ihishurirwa, It's a revelational book. ni igitabo cy'ubuhanuzi, It's a prophetic book. ni igitabo cy'ubuzima, It's a life book. ni igitabo cy'imbaraga. It's a powerful book. Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord Jesus. Bibiliya ni igitabo kikiriho. Bible is still active. Bibiliya ni igitabo kivuga. Still speaks. Nicyo gitabo gikoresha ijambo now. It uses the word now. Uwiteka aravuze ngo When they say the Bible, ibyo bikaba none kandi byaravuzwe that kera. says the Lord and it comes to pass. Ndabaha urugero ruto. I'll give you an example. Yesu yaravuze Jesus said ngo data arakora kugeza na that n'ubu, my Father still works up na today. n'ubu nanjye I ndakora. am still working. Ayo magambo iyo nyasoma, When I read that scripture, Yesu avuga ngo data arakora my kugeza na Father n'ubu, is still at work. data arakora My kugeza na Father is n'ubu, still working till today. data arakora kugeza na My Father n'ubu, is still at work. nanjye ndakora. I am also still working. Ibyo ntibishize imyaka 2,000 bibaye, That is not for 2,000 years ahubwo na ago. n'ubu data arakora. It's a present truth. Natwe turakora, We are still working. natwe We turakora. are still working. Iki gitabo kivuga muri present continuous. It's a present continuous book. Imana yacu ishimwe cyane. May God be blessed. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Twaguye mu mitego ibiri twebwe abavuga butumwa, We have fallen into traps. ariko se ntidufite iminsi 5. We have more Mureke days. mbwirize ukuntu mva mbiza nyine. Let me feel free to preach as in. Ubu haravuga atarajya muri topic ryari kandi ari yanjye. Some people are anxious about the topic, but Topic it's ni mine. yanjye. It's my own. Kandi so uko bireba nazanye computer gusa birimo nyine. And I have all the notes.
bavandimwe, Brethren, twaguye mu mitego ibiri. we have fallen into traps. Amatorero menshi, Many churches, abavuga butumwa many benshi, preachers. ntabwo dukora We nabi, are not bad. ntabwo nshaka ko tubacira urubanza, Let's not judge them. ariko ndi kuvuga intege nke zacu. But I'll speak about our Kuvuga intege nke weaknesses. zacu. Our weakness. Amatorero amwe Some churches, ari muri icyo bita muri extreme. they are extremists. Yes, n'abantu bazaza kubwiriza hano They will come and preach here akakubwira inkuru ya Dawidi, and tell you about David, uburyo yateye ibuye Goliyati, how he killed Goliath, yarangiza akabigukinira, and then he will aya act, mabuye akayita he will amazina, act out and call this to give, iryoshya, and he will make a wonderful story. ukayambika ubuzima, He will bring life to it, ukajya wumva biraryo, and you will feel it's such a ariko wonderful story. bikarangirira mu myaka 2000 irangiye, However, it ends in history. ukajya wumva ibyo bintu byari bimeze neza kabisa. You relate it in the past. Kubera iyo mpamvu rero, Because of that reason, hari abagwa mu mitego, some people fall in the bakavuga trap. ati, watubwiye na Rwabugiri ko byagenze Tell us gutyo, about our King Rabuji. na Rwabugiri nawe hari ukuntu There's byagenze. something he did. Rero iyo tuvuze Bibiliya bikarangiriraho, So when we take it as history, tugwa mu mutego wo kugereranya ibyabaye n'ibyacu. we start comparing what happened with Hakaba us. n'abandi bari hano nabo The rero, other extreme end. nyegera ntacyo, nawe ari muri extreme hano, On this side, ntajya asoma Bibiliya, when he never reads the niyo Bible, yisomye when he reads it, ntavuga icyo ivuga, he doesn't interpret. yivugira ibye, He speaks what he akavuga wishes. amahame He atanu speaks 5 yo principles gutera imbere, of prosperity. atatu muri yo One of the 3, ni aya Gandhi. they are Gandhi principles. Turi kujyana neza, Mahatma amahame Gandhi. birasigaye The other ni 2 aya Roosevelt. are from Roosevelt. Hanyuma we kutasomye igitabo cye, Because you have not read, ugataha uvuga ati ye start, you go home shahaze ubwenge, amazed at his wisdom. atubwiye akantu He's shawe, given us aduhaye imyuka itari he's iy'Imana. given us false spirits Ndabivuga nk'ubizi that is neza. not belonging to Hari God. abantu hano batwigisha There are new people who age, teach us batwigisha new age movement. New Age movement that teach Bishop, us New Age. ndabizi ko ibyo byumva neza. I know that you understand this. Bakaza bakatwigisha new They age come on the movement. pulpit and preach New Age movement. Reka mbabwire icyo mukoresha mwebwe hano, njya mbona ku masitati yanyu. This is what I see on your statuses. Urabizi theory yitwa positivity. You know that theory of positive thinking. Positivity. Positivity. Love yourself. Kwikunda. Ndagira nkumenyeshe ko ibyo bintu Let me tell you those ni things iby'aba new belong age, to the New Age. ahubwo ibya Bibiliya biravuga ngo The Bible says, ushaka you kunkurikira want to follow me, ni yiyanyu, you have to hate yikorere yourself, umusaraba, carry your cross, narangiza nkurikire. follow me. Somye ibitabo byabo, You read I've read their nasomye books. ibitabo byabo, I've read their books. nasomye igitabo cya Alice Bale, I've read a certain book nasomye igitabo cya Alice Bale, of Alice Payne. Alice Bale, Alice yes, Alice Bale, Payne. Bale. Ngewe ndabizi neza, ntimumurenganye, ni ngewe muvuga butumwa wa mbere nibaza ku isi gusobanurira, niko nibaza. Sinita ko tugendana, ikinyarwanda cyanjye kirakomeye, ni igiswikiri, vraiment uri umuhanga ahubwo, uri umuhanga. Imana iguha umugisha. Amen. Nari mvuze Alice Bale, I'm speaking about this lady Alice ni Payne. umwe mu bantu bashyizeho amahame isi yagendeyeho, One who put principles the world is umwe mu following today. bafondatrice b'ibizira The byabaye. founders of what is detestable to Muri God. 68 Amerika ikura Imana mu mashuri. 1968, America took God out of Ibintu schools. 10 bagendeyeho byose ni ibya Alice All the Bale. 10 principles belong to that woman. Kuva uwo munsi, Since that day, utangirirwa mwaka, since that year, Amerika yatangiye kugwa buhoro buhoro. America went into apostasy. Muri 75 In 1975, nasomye igitabo kivuga ngo I read l'agonie de notre vieille planète. The agony of our old planet. Urakoze Bishop. Icyo gitabo ni kimwe mu bindi bibiri It's yanditse. one of the other books she wrote. Icyambere cyaravugaga ngo kuremba kw'isi yacu That ishaje. our world is in a critical Muri condition. 75 That was in 75. muri Amerika, In America, abari bariho icyo gihe those who were present, baravugaga ngo umuryango uhuye they n'akaga were saying the family is in trouble kubera ko taux de divorce because of divorce. rate, divorce The rate rate of divorce yageraga yari
6%. By then it was 60%. Sorry, mumbabarire 6%. 6 out of 10. Ingo esheshatu 6 of 10 families nizo zakomeraga, were strong, enye zigasenyuka. and the 4 would Abantu divorce. baravugaga ati karabaye And people turapfuye were afraid, we are like, we are finished. mu Bufaransa In France, zari 70%. it was Uyu 70%. munsi tuvugana, uyu munsi Today, ndavuga ibyo nzi neza niho I know what I understand well. urugo rumwe kureba ziri mu Bufaransa rura divorce. 1 in 2 families ends up in divorce. Urugo rumwe kureba ziri rura divorce. 1 in 2 families ends up in divorce. Muri Amerika In America, bigoye kubibara it's not easy to. kuko bo nta nubwo babana karamata, babana kuri konti. They live on contract. Twari dufite kontra y'amezi 5, 5-month contract, kontra y'imyaka 5. 5-year contract. None se uravuga ute ko yatsinzwe? How do you know they have been Iyo defeated? mariage mu isi no mu ijuru ntibayizi. That kind of marriage is not known in Iba muri heaven and Bibiliya, earth. iba muri Amerika gusa. It's only found in the US. Batangiye gukura Imana mu buzima bwabo. They are taking God out of our life. Umuryango wabo watangiye gusenyuka. And their family is under attack, is under destruction. Rero ikintera ubwoba. Umva ikintera ubwoba. Let me tell you what scares me. N'ukuntu twebwe How even us, abavuga butumwa preachers, nitutubaka ikiraro if we don't create a bridge gihuza Bibiliya to connect the Bible n'ubuzima bwacu to bw'uyu our munsi, daily life, tuzagwa muri izi za we will find extremity zone. ourselves in these traps. Tuzahinduka abanyedini bazi kuvuga inkuru, Religious people good at making duhinduka stories, abanyedini bavuga inkuru, who are good at speaking ariko to bitagira aho stories, bihuriye n'ubuzima bwacu, but don't relate to our lives. cyangwa se twubaka ikindi kintu Imana Or we itanazi, create something new God is not aware about, kubakira Satani and tutabizi. yet we are working for the devil unaware. Muranyumva nshuti zanyu? Am I clear? Imana yacu ishimwe cyane. Praise the Lord Niyo mpamvu Jesus. dukwiye, Pawulo yaravuze ngo wirinde, yandikira Timoteyo, That's why- wowe ubwawe wirinde n'inyigisho zawe Paul wigisha, tells Timothy to take heed about his doctrine, wirinde kuri doctrine yawe, his teaching, wirinde. to be careful. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Nari nkibasuhuza muri aho, I was still introduced. ntabwo twari duherukanye. Yesu ashimwe cyane. Been a while, praise Jesus. Ubu nari muri mwaramutse tugiye gutangira rero kwigisha That muri was Imana. just an introduction. Yesuwa ibice 24 umurongo wa 15. Joshua 24 verse 15. Haranditse ngo, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, ni mwitoranyirizo muzakorera. Niba ari izo mana basugukuruza banyu bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu murimo, ariko nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nsomera mu Cyongereza niba uyifite. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river, or gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Nkunda iryo jambo, will serve the Lord. Tuzakorera Uwiteka. Mu Kinyarwanda bavuze ngo tuzakorera Uwiteka, ariko mu Cyongereza bavuze ngo tuzakorera umwami. Imana yacu ishimwe cyane. Si uko Uwiteka ari bitoya, oya, ngo umwami aba ari byo binini, oya, ni uguhitamo gukunda ijambo. Ni umwami Uwiteka basi. Just a choice of words. Imana yacu ishimwe. Praise God. Mbasaba ikintu kimwe, I'll request you one muhaguruke thing. dusenge hanyuma tuganire. Please stand up and we pray, and then we get into our word for today. Uhoraho Mana nyirijuru, Almighty Father, uragahezagirwa. you are worthy. Uyu mwanya twarawusengeye, We have prayed for this moment, twagusabye kubana natwe asking you to be with us no kudukoresha kugira ngo aba bantu bawe bahazwe n'ibituruka kuri wowe. and to work through us so that these people may be touched. Warakoze kubona ko turabo kwizerwa ukatugabira umurimo Thank you wawe. for counting us trustworthy and giving us Wabonye your ko ari ministry, twe dukwiriye guhagarara ngo tukuvugire mu gihe gisa n'iki. that we are worthy to speak on your behalf. Guhamagara kwawe no gutoranya kwawe biratangaje. Your calling and choice are amazing, Nibyo kwizerwa kandi ntibivuguruzwa. trustworthy and Warakoze fine. kunyizera, Thank you for trusting me. warakoze kumpamagara. Thank you for calling me. Izina ryawe rihabwe May icyubahiro. your name be Ganiriza glorified. imitima yacu Mana. Speak to our hearts. Ntihagire Lord. n'umutaha nk'uko Let yaje. no one go back the same. Mwuka wera murika hatabona. Holy Spirit, illuminate. Hishura usobanura ya magambo wampaye, Reveal these words you gave me washyize ku mutima wanjye. and placed upon my heart. Undinde icy'iburyo n'icy'ibumoso, Keep me, kugira ngo akanwa kanjye that my mouth gahinduka akanwa may kawe. become yours. Twiteguye gufashwa nawe We are ready to be muri iyi minsi inspired yose, in these days, kugira ngo icyubahiro kigarukire Imana, so that your all ariko glory amahoro no gusa na Yesu bibi byacu will become mu izina rya belong Yesu to Kristo. you. In Jesus' name. Amen. Amen.
Imana ibaho umugisha. May God bless. Aya magambo Yosuwa yavuze yayavuze ubwo yasezeraga Abisiraheli. He was saying goodbye to the Israelites Yosuwa yari masezera ku isi as he was about to depart. Na magambo yavuze mu minsi ye ya nyuma His y'ubuzima. final days. Imana yacishimwe cyane. Praise God. Ndetse iyo usomye Bibiliya, when you read, Yosuwa yarageze mu gihe cyo gusaza nawe ubwo atagishoboye. He was no longer able because of age. Yarageze mu myaka 100. 100 years plus. Hahandi Bibiliya ivuga atakikenyeza nawe bamukenyeza. He would even have to be clothed. Kandi cyatumye yavuga, why he said this, bamwe mu bari abasore, abantu bakiri young, the young people then bari batangiye kugenda bahindukirira izindi we are mana. turning to other gods. None hateranya Abisiraheli, So he gathered them ababwira aya magambo. and told them these words. Mwibuke ibyo Imana yavuganye nawe Remember what God mu told kanwa you k'umuhanuzi Mose. through the prophet Moses. Mwibuke ibyo Imana yadukoreye. Remember what he has done for us. Mwibuke ko yaduteye muri iki gihugu. How he brought us here. Mwibuke ko yirukanye abari And bagituyemo. chased out its inhabitants. Kandi cyatumye abirukana Why did si he do that? nuko basengaga ibigirwamana. Because they were idolaters. None ndongeye kubihanangiriza. Now I warn you, Mwebwe mukiri bato you who are ndabihanangiriza. still young, Mwebwe mubyiruka you ndabihanangiriza. as youth, Nimuzahindukirira izindi mana. never turn away to other gods. Muzibuke ibyo Imana yabihanangirije. Remember God Muzakomeze mwubahe and Uwiteka. continue to honor him. Agera ku mwanzuro rero. And then conclusion, Ndaza kubabwira impamvu y'uyu mwanzuro. I will tell you why he concluded Ubundi like Yosuwa this. agishoboye. When he was still young, Yari umusirikare mbanze mbibibutse. he was a warrior. Yari umujenerali He ukomeye. was a great general. Niwe muntu warwanye intambara nta nimwe He yatsinzwe. was undefeated in all his battles. Niyo Abisirayeli batsinzwe, Whenever the Israelites were ntabwo defeated, Yosuwa yari yagiye. Joshua was not a Ni man. mu bice 7. He would, in chapter 7, Ubwo barwanaga n'umurwa witwaga Ai. because they were at the guest city of Ai, Ntabwo Yosuwa yatsinzwe kuko ntiyari yagiye. Joshua wasn't defeated because he was not part of them. Icyatumye batsindwa ngo nuko witwa Akani yari yafashe ku byashinganywe Because by'Uwiteka. Achan did what was detestable to God. Imana yavuze ko nta muntu n'umwe uzahangara kumuhagarara imbere, niko byagenze. Because God had promised that no one would stand before him. Kandi niko And byagenze. that's how it went. Uyu rero Yosuwa So Joshua niwe wavuze aya magambo. says these words. Mbibutse ko iyo umuntu yakoraga ibyaha gihari, Remember when someone committed sin, agishoboye, in his younger days, ubwe yaramwihaniraga. he would punish him himself. N'ikimenyimenyi Akani yarapfuye, Even in fact, Achan died ndetse amurimburana n'umuryango we. with his entire family. Ubwo yasenyaga umujyi wa Yeriko, When he demolished the walls of yasize Jericho, avuze ngo sinkeneye umuntu uzongera kubaka he Yeriko. said, no one will ever construct Ngo this ariko city. aravuga ngo birashoboka ko hari umuntu uzabikora ntahari. Maybe someone will think about it when I'm Size gone. nategetse nabikora ntahari. He may do it. Nashyiraho urufatiro If gusa, he lays a foundation, azapfusha imfura. his firstborn will Niyanga die. gukomeza kubaka Yeriko, And if he goes on, azapfusha umuhererezi. the lastborn should Uyu die. mugabo yari He atinyitse. was a fear Mu gihe man. yari ariho ntawe atinyutse kuramya ibigirwamana, No one would fear, kubera ko yabicishaga amaboko ye. he would kill idolaters. Avuga aya magambo rero, When he was saying these yari words, amaze gusaza, he was aged, ntawe agikanga, full of age. People were not ntawe afraid of him. ukimutinya. No one was afraid of him. Generali atitira, He was shaky, generali ajya kuvuga agakorwa. a full general, Bana banjye, not able to talk. yajya kugendagenda ajya gukora bikamera kwa kundi ko mu mubwiriza 11 na 2. He would just like in Ecclesiastes 11 and 12. Abarinzi be bahinda umushyitsi, When the cyubahiro cye defenders, cyarunamye, he ariko abwira Abisiraheli, was bent already. mwebwe nimuramuka mwanze kumvira Uwiteka, If you don't fear God nimuramuka mwanze kumvira and do Imana, not obey him mugahitamo kuramya and ibigirwamana, choose other gods, mfite ikintu kimwe mbamenye. I'm telling you one thing. Ndagira mbabwire ko muri I Yerusalemu, assure you in this year, Jerusalem, mbabwire ko muri Efurahimu, in Ephraim, mbabwire ko mu majyaruguru in the north ndetse no mu majyepfo and the south, hari ikintu kimwe nizeye I'm neza. sure of one thing. Mwebwe mwese nimuramuka mwanze kubaha Even Imana, if all of you, ndabizi neza, I know for one thing njyewe n'inzu yanjye, that me and my house, twebweho twarabyiyemeje, for us we have decided tuzakorera to Uwiteka. serve the Lord. Twebwe turabizi We neza, know that very well. njyewe n'inzu yanjye, Me and my house, njyewe n'inzu yanjye, me and my house, ndabizi neza, I know that for a fact tuzakorera Uwiteka. we shall serve the Lord. Ndagira ngo mbabaze ikibazo kimwe, Let me ask, ninde we n'inzu ye who with their family bazakorera Uwiteka? will serve the Lord? Muzamure amaboko, Raise and I see. muzamure amaboko. Those who are, Mbahaye 0%. I give you 0%. Ubu kandi nongera kubabwira muzamure amaboko, muratirisha, muzamure amaboko.
Raise. Zamura amaboko Raise your nababonye. hands. I've already seen you. Nutayazamura ndakuvuga nakubonye. I've already seen you. Abazakorera Imana bo n'inzu yabo ni bande? Serve the Lord with their house. Bavuga ngo njyewe n'inzu yanjye zakorera Ready Uwiteka. to say, me and my Ni house. bande atigera inzu yanjye tuzakorera Uwiteka? That me and my house shall serve the Lord. Muyarenza amatwi ndavuga amaboko. Straight up. Nagira mbamenyeshe ko mufite 0%. I will assure you have a 0%. you've scored 0 out of 100. Reka nibonere chance n'inshuti yanjye niwe tuziranye. Let me speak to Chance. Ninde wakubwiye ko wa muhungu wawe azakorera Imana? Who told you that your son will serve the Lord? Ninde wabikubwiye? Isengesho ryanjye ni rimwe gusa. It's one prayer. Abanjye My own. mpora ntakamba ngo nibura bazizere Yesu. I'm always praying that at least they become believers of Christ. Umuhungu wanjye yagiye ku ishuri. My kid went to school, my ahura na son, bya biteori nababwiraga. and encountered those theories I was saying. Avuye kwiga icyo bita civilisation grecque. He was the Greek civilization. Kandi ubwo twebwe hano mu Rwanda tuyiga muri secondaire. We encountered that here in high school. Apana bari bo bose abiga leta ahubwo. And even those doing those Ngira ngo na siyansi imena hari. arts combinations. Niba kiri kuri mitarahindutse ngende kuvuga bize mu gihe cyanjye. I mean in our time. Ngewe nayimenye kuko nayisomye kuko nge nizi ibindi bitari ibyo ntabwo nari nyizi. But because I offered other subjects, ariko I didn't mu know. Burayi In Europe, civilisation grecque they learned the Greek biga mu wa civilization gatatu primaire. in grade 3 of. Ndabibutse ko kirazira kwigisha religion. It is prohibited to teach. Ni icyaha cyo kukurega kirazira kwigisha religion. You could be arrested for talking about religion. Ariko biremewe kwigisha spirituality. But it's allowed to teach spirituality. Ibyo mvuga birumvikanye ubwo. Is that clear? Urumva Zewu abagira iki bamusengaga nk'Imana? Zeus was a god of. Zeus bamusengaga Was a nk'Imana. Greek god Ibyo mvuga bizi neza. Bamutambiraga ibitambo. whom they offered sacrifices to, Kugeza ubwo batamba n'abana until they babo. even offered their own children to him. Zewu ntabwo ari Imana, ni mythology. Zeus is not a god, it's Ni like spirituality. it's a spirit. Ariko Yesu we ntakwiye kuvuga. But you're not allowed to talk about Jesus. Babikwirukanira mu kazi ntuzagira ahandi You wigisha. could lose your job. Umwana wanjye rero araza. So my son comes Aratangira arambwira papa. telling me Qui t'a that. dit que Dieu existe? Did you know? Ibaza umwana wa pastor s'il vous plaît. Ninde who told you that? A child of a pastor asking me, who told you God exists? Ninde ukubwiye ko Imana ibaho? Who told you God exists? Ndamubwira nti urabitekereza ute? Where do you get that from? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, hein. I'm not sure. I'm not sure. Ni kubera icyo utabizi neza. Why are you not sure? None siri hehe? So where is he? Iba hehe? Where does he dwell? Namureba When I looked at him, nkabona siwe. I realized it Nkabona mwarimu muri he we. was not alone. Nkahita mbona mwarimu ashinze I muri could we. see it is the teacher in him. Iriba zina ari kundeba mu maso. And he was looking at me. Ninde ukubwiye ko Imana ibaho? Who told you God exists? Kandi urabizi abana bahari iyo umukanza arushaho kukaza noneho And nyawo. those kids are bold, you cannot Baba threaten baranamubwiye them. ngo iwanyu nibakubwira ibitandukanye n'ibyo uzatubwira. They have told if your family tells you otherwise, report them. Turi kujyana nshuti zanjye. Senga Emmanuel. Me saying, Ngewe ndiyizi neza. I know myself. Ukuri kw'Imana nzakorera Uwiteka. I will serve the Lord. But Ariko I'm not sure. ntabwo mpamya neza. Sinzi neza I bazankomoka. don't know Nibo bazakorera Uwiteka. if my descendants will serve the Lord. None zeru yanjye nawe ntituyikwiye. So you see why I gave you 0. Ninde wakubwiye se ko azakorera Uwiteka? Who told you your child will serve the Ninde Lord? wakubwiye ko azanamwizera se? Will he even believe him? Uzi iyo bahaza imiceri Imana yaduhaye. Having eaten the rice God Bamaze provides, kurya ubugari twebwe twabacumbi. a nice meal we have prepared for them, Bamaze kwambara n'amashuri n'ibyongereza twatumye with biga. so much English that we send them to school. Arimo aragukritika ariko ninde wabikubwiye? They start criticizing. Wakomeje icyo kiganiro. We continue to Njya talk. ku mavi ndamusengera I pe. started to pray on my knees. Buhoro buhoro nta kumuhutaza. I wasn't forcing and forcing Ndamubwira nti myself. rero kuko ngewe ndi papa wowe ukabura umwana. Because I'm your dad, Kandi nkaba nemerewe ngifite uburenganzira bwo and you're kukurera. a minor, I am still have a word, a say upon Ugomba you. kubimenya kugeza ku myaka yawe 18. You have to- Itegeko rigenga urugo rwa senga tugomba kujya tujyana mu rusengero rwanjye. Before you make 18, you'll have to come with me to church. Arambwira ngo ariko sininde akubwiye pourquoi Jésus? Pourquoi pas les hindous? Why not Hindu? Why Jesus? Kubera iki Yesu? Kubera iki se atari abahindu? Why not Hinduism? Kubera iki se atari Buddhism? Why don't I become a Buddhist? Ibyo bintu kubyumva umwana wa pastor se ubundi bakagombye kutubwira. Imagine a son of a pastor saying that. Undi twese abana bacu twe tuzi ko bazavuga ku ndimi ku myaka 10. We thought our kids would speak in tongues by 10 years. Ukaba uzi ko
ndibuka amakarire yanjye yose nayandika nkabwira madamu nti nimpfuza yasigire wa muhungu azakomeza ibibwiriza ninde wakubeshye. I wrote all my notes and gave them to my wife saying that I would leave them with my son. rimwe tugiye gusenga tugenda tujya impaka. We went arguing on our way to church. ndamubwira nti ngerera igitabo nizera. Said the book I believe. cyaravuze ngo umupfapfa insensé. He said a fool umupfapfa ngo yibwira mu mutima we speaks to ngo himself nta mana iriho. that God does not exist. ibyago wagira rero So the problem you would ni encounter ukuvuga icyanditswe is to quote scripture utazi aho cyanditse that you don't know where it kubera is. ko ntuzongera kumubwiriza atavuga ati sirababwiye mwamuvuga ibintu You mutazi will neza. never convince them because they will say he nari doesn't ntwaye even know. imodoka ati papa ibyo uvuze byanditse he. So he said, Dad, where is that written? ndamubwira nti ngaho soma. I said, read. arangira tuzi ko ari byo. I said, it's real. dukomeza kuganira. We continue to talk. arambwira ngo uyu munsi Then he said, today ndagusezeranije I promise you sinzongera kuvuga ko Imana I itari. will no longer doubt that God doesn't exist. urumva aho twageze. You see where we are. sinzongera kuvuga ko Imana I will itari. never deny that God exists. yasubira ku ishuri bamupompamo ibindi. When he was pumped rimwe back arongera at school. aragaruka ariko Then I said, but ko ariyo yayobokwera ibintu by'Imana no kurema kwayo byavuye he. the thing of creation, how did it begin? uwo mwana ndi kubabwira mwagira ngo yiga filozofi cyangwa se yiga nka astronomy. no You no no. may think this boy is a philosopher. ubu nibwo atangiye segonderi. He's just begun high school. kandi ntimugire ngo ni umuhanga cyane huya sicyo ndi kubaratira. And he's not very that ahubwo brilliant. turacyari hahandi murahibuka. But ye n'inzu yanjye tuzakorera. I'm still talking about me and my house. hanyuma So arambwira ati nefite amahirwe nefite igitabo ndangije kugura vuba cyane I had a book I just bought cyanditswe n'umugabo witwa Bolloré. by a certain gentleman, Bolloré Bolloré. ni umu engineer mu bijyanye na yize ibintu byinshi. He's a well-learned man. ni kimwe mu bitabo ndeka nkikure komande niba ukunda gusoma. If you can look for it if you love kivuga to read. Dieu science et l'épreuve. Talking about God, science and proof. yego ntabwo acyandika nyine agerageza ngo yereke abahanga ko Imana ibaho. Trying to convince scholars that God kiri mu exists. bwenge bwinshi pe. It is full of wisdom. tuganire n'umuhungu wanjye So rero. I'm talking with my boy. ngera ahantu hamwe mubwira ngo ambwira ati no papa nta muntu uzi ikirere uko kingana. That no one knows how the universe, how big ibyo it nari is. nasomye nanjye ndabimubwira. And what I told him what I abahanga read. baravuga ko hazabaho icyo bita la mort thermique. That the scholars said that there will be la mort thermique no kuvuga ngo hazabaho basi kurangira kw'ibyaremwe inyenyeri imibumbe ibintu bitwi iki kirere hazabaho kurangira kwazo. one day all these things you will see will come to an end. ubu ngubu hari abantu bagiye kuvuga ati rero nzagaruka ejo ubwo ntangiye ibi bintu ihumura ngiye kubirangiza ndabizi birabishye turabizanga ibintu by'ubwenge Some bwinshi. people are already bored. humura ngiye kubirangiza ndi kwivugira inkuru y'umwana wanjye. I'm just telling you about this. none tugeze rero kuri za cyo bita la mort thermique. When we talk about the end of nka the kumwe world, Petero yavugaga ko isi izayongeshwa n'umuriro. like Peter was speaking ahita about ambwira ati it, rekeraho papa rekeraho. he said, stop there. ati ushaka kuvuga ko tuzashya. You mean we are going to ushaka kuvuga burn? ko ibyo bizabaho. That those things Ndabona will yego happen. niko bimeze kandi si Bibiliya bivuga ni science. It's not just the Bible science says, ariko science yahuje na Bibiliya. but these two are agreeing. dukomeza kubera ati uretse rekeraho ngaho uzakomeza ejo. Then he said, stop, we shall sinkeneye continue from there. kubyumva. I don't want to hear that. reka mbaze mbikubwire kugira ngo umenye ko Imana ibaho. Let me convince you that God exists. arambwira ngo ibi ntabwo bizongera kuba debate njyewe nizera ko Imana Then he ibaho. said, I will never debate again. Now I believe that God exists. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to aho Jesus. naganaga ni he bavandimwe. Where am I leading you? iyo utinyuka ukavuga Where do you base ngo njyewe n'inzu ya to data say that me and my nako njyewe house, n'inzu yanjye that me and my house, kuko iya soyo bamwe bashobora kuba n'abasilamu. some may be Muslims birashoboka ko inzu ya so hano batemera ibyo ubamo in their father's house, ariko nibura ukavuga ngo njye n'inzu yanjye but me and my house, njyewe n'abana banjye me and my children tuzakorera shall Uwiteka. serve the Lord. ni icyifuzo gusa It's just a wish, ariko nta kikubwira ko bizaba. but you can't be sure ni about it. icyifuzo gusa. It's a wish. turabyemeranya nshuti yanjye. Are we agreeable? turabyemeranya. Do we agree? ubu nongeye kubaza ngo ninde ubihamya wabivuga. icyo nemera bishop na madamu What I'm sure, fatana amaboko bakavuga ngo njyewe n'umugore wanjye the tuzakorera bishop Uwiteka. and the wife can decide and say we shall serve the Lord. njyewe na wa mudamu wanjye mwiza Me twarabyiyemeje and my tuzakorera Uwiteka. beautiful wife have decided to serve God. ariko kugira ngo ngere ubwo But to be able to, mvuga ngo njye n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. to reach a point of saying me and my njyewe house, n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. me and my house, ndagira mbabwire bisaba ikiguzi. it requires a price. bisaba ikiguzi.
ikiguzi It comes at a cost. nicyo rero naje kukubwira That's what I want to tell you. ndacyasasira inyigisho yanjye Just still laying a foundation. ndacyasasira inyigisho yanjye Still laying a foundation. yarabizi neza Salomo He knew very So, well. Yoshua Joshua. yarabizi He neza knew very well. afite imyaka igera ku 100 He's over 100 years. nibura ugereranije If you were, yari afite abana be he had children, afite abuzukuru be grandkids, afite abuzukuruza great grandkids, abizi neza ko abana be knowing very well bashikamye mu mana that they have azi established ko abana b'abana be and they are his bashikamye mu mana up to the third azi generation. ko abuzukuru be The bashinze grandkids imizi mu mana established ku in buryo God, atinyuka akavuga ngo that he was sure, niyo nzaba naragiye even when I move, ndabizi neza njyewe n'inzu yanjye I know that me and my tuzakorera house Uwiteka. will serve the Lord. ibi ntabwo ari umuntu uri gutera ntabwo ari muri bya bindi twita injuga ntabwo ari muri propaganda It was just not to Arim- excite people. propaganda It was not propaganda. ntabwo ari muri propaganda It was not propaganda. abize propaganda aricyo bita grey propaganda This is what we call grey propaganda cyangwa se black propaganda or black propaganda. ntabwo ari byo yari arimo rero That's not what Joshua was yarimo about. avuga ubuhamya ahubwo He was testifying. avuga ngo ndabizi neza I am very sure, nibwo abisiraheli bose bagwa even if the entire yewe Israel, n'inzu yanjyeho me and my house tuzakorera Uwiteka will serve the Lord. ntabwo harimo abatambyi They were ariko priests, gusavinga imana but serving God, tuzabikorana n'abuzukuru we shall do with my tuzabikora grandkids nibura ku gisekuru cya kane until the fourth generation. turi kujyana nshuti zanjye Are we together? yego haleluya Hallelujah. ibi rero yabikuye hehe Where does he get this from? nshuti yanjye umva topic yanjye uyu munsi Now listen to my topic today, my iravuga ngo friend. mbere y'uko ukorera imana Before serving God, mbere y'uko uvuga ngo nzakorera imana before determining, simvuga umuryango bishop yarawuvuze I will not talk about Oya, family. ahubwo ndavuga ikintu cya kabiri uyu I munsi speak the second kivuga thing. ngo ntibishoboka It's impossible. uretse kwikirigita ugaseka It's impossible. It's like tickling yourself uretse gusa kugira ibyifuzo or wishful thinking. icyifuzo cyiza A good yewe wish. n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Me and my house shall serve God. kugira ngo ibizo bishoboke For that to hari pass, ikintu kimwe ugomba kubuza you neza have to know one ni thing. uko ugomba kubuza Uwiteka You have neza to know well the Lord. ibyo mvuze urabyumvise amen Amen. kugira ngo uvuge ngo njyewe n'inzu To yanjye be able to say that, ni uko ugomba kubuza you Uwiteka neza must know who the Lord is. uyu munsi rero So today, ndashaka ko tuvuga gusa mu kumenya Uwiteka I will talk about knowing. ndavuga kuri Yosuwa Talking about Joshua, mvuge Dawidi David, soreze kuri Yesu and conclude with hanyuma Jesus. nawe usigare wibaza ngo njyewe ndi hehe Then you examine yourself where you belong. imana yacu ishimwe kandi umwanya nushira ndavuga Yosuwa gusa tuzakomeza ubutaha I'll talk about Joshua because of time, and then we'll continue from then. nshuti yanjye My friend, nshuti yanjye my friends, muvandimwe brethren, torero church, reka nkubwire bishop let me tell you, mu ijuru in heaven, urabizi nshuti yanjye urabizi kundusha na ndetse you may know this ni more than ukubyibutsa kuko ari njye ndi kubwiriza ni ukubyibutsa kuko ari njye ndi kubwiriza I just remind you because I'm on the pulpit. barakubona nk'umubyeyi w'aba bantu We consider you a parent of these people. mu ijuru In heaven, bakeneye kugeraho uvuga nka Pawulo they need you to speak like aho Paul, yabwiye Timoteyo telling Timothy, ati nibura at least ku gisekuru cya kane up to the fourth generation, nibura ku gisekuru cya kane at least the fourth abantu generation, babaze bagihagaze neza mu byo your twizeye people should still be established in the uranyumva faith. neza yabwiye Timoteyo ngo amagambo wanyumva That the words you heard me speak, uyabwire abandi bo kwizera tell them to other faithful people. abo nabo And those people, uzi neza ko know bazababwira that they abandi bo will be able to kwizera teach others. wibuke neza ni uguhera kuri Pawulo From Paul, Timoteyo Timothy, abandi bo kwizera and other trustworthy uzi men ko bazabibwira who abandi will teach abo others nabo babibwira abandi and teach others none bigeze ku gisekuru ntazi ubwoko bwabo until to this generation, nanjye senga ndi kubivuga including myself. nanjye senga ndi Is kubivuga what I'm saying. kandi Pawulo yarapfuye Paul nshuti yanjye died long ago. kugira ngo ibyo bibe For that to happen, nuko uzi neza ko you amagambo have to know well. nuko uzi ko Yesu uvuga You know that Jesus, nawe ubizi neza kumuzi that you know him well, nawe ubizi neza and you are kumuzi sure that you know him. Hallelujah. Hallelujah. uyu Yosuwa This Joshua we saw, nababwiye nibura
ku gisekuru cya kane until the fourth generation. yaravuga ati ngewe Uwiteka Me, ndamuzi I know who the Lord is, namushize mu and bana I've imparted banjye him in my children. abana banjye narabatestinze ndabizi I've tried the untested niyo them. napfa ntibazaramya I'm ibigirwamana sure they will never kandi abana worship banjye idols. nabo nkireba Even their children bigishije abuzukuru have taught my grandkids bigishije abana babo and their kids. nabo narabatestinze I'm neza sure niyo napfa even when I'm dead, ntibazaramya they will ibigirwamana never worship idols. abuzukuru The nabo grandkids babwiye abuzukuruza have been able, yewe nkiriho Yosuwa as I'm still here, yewe nkiriho Yosuwa as I'm still alive, ndabizi nibura imyaka I'm 40 very sure ntabwo umuryango wanjye uzaramya in ibigirwamana 40 years my family will never worship abana idols. banjye bazakomera mu byo My twizeye children will be established in what we've believed. amen 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 Amen. amen reka mvuge kuri Yosuwa ngaruke kuri twebwe I'll talk about Joshua and relate him to us. hari impamvu imwe navuze nyamukuru imwe yatumaga Yosuwa avuga The greatest- nuko yari azi neza Uwiteka Reason he was sure to say this is that he knew God. hari ibintu bine Yosuwa yanyuzemo byerekana ko yari azi He Uwiteka encountered 3 experiences that show he knew God. ibyo nibyo mvuga nibura niyo narekeraho And then I can stop there. bine byerekana ko Yosuwa yari azi 4 things that show. icya mbere 1, yavukiye mu buretwa he was born in captivity. ubwe yavukiye mu buretwa He was born in captivity. yakubiswe inkoni He z'uburetwa was beaten as a slave. yakuze abona se na nyina ari abaretwa He saw his parents enslaved. yababajwe n'umubabaro w'uburetwa He was sorrowed with yakuranye captivity. ipfunwe n'isoni He grew z'uburetwa up with the shame and sorrow yababajwe n'uburetwa and reproach upon him. yakuze yumva amateka ko ari Imana ya Aburahamu He knew he was in history the God of Abraham, kandi yabasezeranije igihugu who promised them a ariko land. akura ari umucaka But he grew up a slave, akura yibaza ngo iyi Imana wondering about God. ku gihe cye In his time, abona Imana yohereza he Mose saw God lift Moses. hanyuma bakiza uburetwa When he took him out of captivity yabonesheje amaso ye with his own eyes, ibitangaza Imana he yakoze saw miracles God did, ibavana mu buretwa taking them out of Egypt, ibavana mu mbaraga za Farawo out of Pharaoh's hand. yabirebesheje amaso He saw that. ibi bizatumye Yosuwa He caused him avuga ngo Imana niyo Mana to know our God is the avuga true ngo God. Imana niyo Mana He's a true God. Imana ikirisha imbaraga God that Imana ikora ibitangaza performs miracles, Imana yaciyemo inyanja mo kabiri that split the sea, Imana yatugaburiye mana that fed us with manna, Imana yishe abana b'imfura that killed firstborn, Imana yadukirishije amaraso y'umwana That- w'intama that saved by the blood of the Imana Lamb. niyo Mana He's the true God. Imana niyo Mana He's the true God. icya kabiri 2. Yosuwa yabonye That Joshua saw. yabaye umugaragu wa Mose He was a servant of Moses. yabaye umugaragu wa He Mose served Moses. unyumve neza yabaye umugaragu wa nde Hear this well. imyaka hafi 40 Almost 40 years ari umugaragu wa Mose serving Moses. nshuti zanjye My friend, ntitugasome Bibiliya twiruka let's not peruse yewe through the Bible. ngerageza kwishyira Take time. yagerageza kwishyira mu mwanya wa Put Yosuwa yourself in his place. ndagusabye ishyire mu mwanya wa Put Yosuwa yourself in Joshua's place. umunsi umwe One day, Imana ivugana na Mose God speaks to Moses. iramubwira ngo jya ku musozi So go to upon a mountain umare y'iminsi for 40 40 days. nzaguha amategeko I'll tell you, give you the hanyuma commandments. Mose Moses goes, afata umugaragu we took his servant, apana umujyanama we not a counselor, apana umuntu bakorana not a co-worker, umugaragu we his servant. ibyo mvuga murabyumva Is that clear? bazamukana And he umusozi goes up the mountain. bageze ku When musozi they reach there, sigara aha wowe say, stay here. ngewe ngiye kuvugana I'll n'Imana go to speak to God. sigara hose Mose ajya kuvugana n'iki He's talking to God ajya kuvugana n'Imana and left him there iminsi 40 for 40 days, avugana n'iki speaking to God. mujya muvuga mwese ndabizi muravuga ngo Mose iminsi You always 40 claim Moses 40 yewe rero days. si untangaza ahubwo Yosuwa iminsi 40 atazi bizarimo Imagine Joshua waiting upon his master muranyumvise nshuti for zanjye 40 days. Mose se afite ikihe kibazo What is that? ko arimo arareba mu Moses. maso y'Imana Moses is in the ko presence of arimo God, arakira instruction receiving ko instruction. Imana irimo iramuryohera He's ko mu enjoying. maso ye harimo arahinduka ukuri He's being transformed. ariko niwibaze Yosuwa Imagine Joshua batamubwiye ngo nzagaruka kuwa gatanu doesn't know when his master comes back. ugomba kuba umugaragu wo kwizera He has to be trustworthy. utegereje atazi igihe shebuja azaza Waiting, ategereje atazi igihe shebuja azaza waiting, not knowing when he will come. nituvuga ku musozi When we talk about the uhita mountain, mutekereza iyo mu Rwanda not our ni mountains, ku gasi it is in ni mu niche, butayu it is a wilderness, n'amazi abayo no water, ahantu haragoye difficult place, izuba ryinshi too much heat. nimwibaze Yosuwa Imagine Joshua azaza kuwa gatanu on Friday. kuwa gatanu ntazi
Friday comes. ukwezi buriya mu minsi 20 Maybe azabasha in 20 days. reka dantazi After 20 days. ngewe iyo soma bibiliya When I read the Bible, ndayinjira mu mutima I enter into the heart of the kwishyira mu mwanya matter. I w'uyu try to enter into the heart. senga Emmanuel nkireba Imagine myself ndi kwireba ku musozi upon a mountain. Bishop Saraza ryari When will Bishop come? ndi kwireba ku musozi I'm seeing myself. nakina dame ngenyine I cannot play a game nakina alone. amakarita ngenyine Not a game of cards. nakora pompage ngenyine I cannot even work out. nasimbagurika I ngenyine cannot jump. I jump alone. nasenga ngenyine Whether I play alone, natuka Mose whenever ngenyine I uyu abuse, muhimbira aratekereza ko nge ntari umuntu you think I'm not a human being? ariko nimundebere Bishop ugize ibyago we Imagine Bishop. ugafata umunazira umwe we Take one Nazarite ati tugiye ku musozi and say, let's go up a mountain. warangiza ukamuheza inyuma y'inzu we And leave him outside. urusengero rutagutarama we Imagine what would happen to you. ati we yararyaga aragatsindwa ahubwo Where? ntegerejeho It's good for him. Where was he going? imwitegereze Yosuwa See Joshua ategereje wenyine waiting alone. nta jwi ry'Imana yumvise No voice of nta God. he heard. kintu azi na kimwe Ignorant. uretse kumvira gusa Alone, just uretse kumvira gusa apart from obedience. uretse kumvira gusa Out of obedience. bavandimwe muri hano Brethren here, cyane bajene muri inyuma yacu especially the youth, nagira mbabwire ngo let me tell niba you, ufite inzara yo kurota gukorera if you're Imana hungry and niba thirsty ukeneye ko abana bawe to bazakorera serve Imana God with your children, ndakwinginze niwigane Yosuwa please imitate niwige Joshua. kuba umugaragu Learn to be a servant. niwige kuba Learn to umugaragu be a servant. abantu bari hano bicaye hano People seated here, ni baki wabo badafite abakozi many have servants at home. barahari ariko ni baki They are here, but there are few who don't have servants. ninde muntu w'umugaragu shebuja atuka akamubwira ati wakicucu akamubwira ngo wagicucuwe nawe ninde Who can respond to their master when they are abused? birababaza bien sûr But it hurts. yenda mutukira mu matamatama Maybe you can curse him cyangwa mu mutima under your lips or in ariko your... kubera agashahara ntawe ubitinyuka Because of a salary, you can't respond, talk back to your ariko boss. nimurebe twebwe abagaragu But see us servants. nabivuze ngo wibeshye If you make a mistake, muri buka umugore yabwiye amubwiye ngo amukirize umwana remember the lady that wanted Jesus to heal her child. Yesu akamubwira ngo ntabwo ari byiza ko ibyo kurya by'abana mbijugunyira It's imbwa not good to give children bread to the dogs. nimundebere umukobwa w'abasama hano bamubwiye gutyo Imagine someone here, ndebera umukobwa w'abasinga bamubwiye a ngo lady from that clan, sinafata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa being called a dog. ndabibona amwambara yamubwira ngo imbwa ni wowe I see someone resembling you are the na dog. bene wanyu ntuzongere kutumenyera Never. Once twebwe again, abana b'abasinga me and my family, uzabaze you should ask well. ndi kwibona risenga babwiye ati si byiza gufata ibyo kurya Imagine ngo myself. bijugunyire imbwa That's not good to take children's bread to the dogs. I don't know what would happen. kuba umugaragu Being a servant, Yosuwa like Joshua, 40 jours ari umugaragu 40 days serving, atazi ngo bavuganye iki not knowing what's atazi happening, ngo azaza ryari not knowing when he will come back, abari inyenyeri akazirangiza counting the stars, rimwe mu butita butagira uko bungana very cold mu nights, nyota yo kumwica too much thirst. adashobora gusubira hasi He won't go back. adashobora kwegera He won't Mose approach Moses. aricyo bita muri impasse He was in between, ntazi aho not yerekera knowing what to do. yambwira abajere I bakiri tell bato young people, niba utaragera aho ngaho if you haven't reached that ufite point, uzahagera you still have a lot to do. aho utazi niba ujya imbere You're not knowing where to cyangwa go. ujya inyuma Fall backward or ahead. wibaza ngo niyo yampamagaye He's called me. cyangwa naribeshe I was deceived. utameze nk'uko yavugaga hano Wondering, ni wowe is it you? cyangwa dutegereze undi Or we wait for another. niba utarageraho If you haven't come to that point, yaranditse Rick Warren Rick Warren wrote, aravuga ngo nibura at least ngo rimwe mu once ngo umuntu agera mu cyo bita mu ijoro in a ry'ubuzima lifetime, you will encounter the aho dark umuntu night abura imana nta cyaha of the yakoze soul where you cannot meet God without, ukavuga nka Dawidi ngo iyo ngushakiye iburyo sinkubona like David lamented, ngo cyangwa ibumoso that I sinkubona can't find you left or iki right. gihe nicyo Yosuwa yarari That's what Joshua was going through on the mountain. wifuza kugera kure Do you wish to reach far? ni wemere kuba umugaragu Allowed to be a servant. ndacyakomeza I'm still going umva on. rero Mose uvuye kubonana n'Imana Mose When Moses, aramanuka after going, ariko Yosuwa
erega aha twahavuga byinshi, niyo mpamvu Imana izafasha nandika ibitabo, twahavuga byinshi. We can say much about this. Abagabo bangana nawe, abajene bargisi nkawe, People like him hepfo bari mu kirori, were down bari mu kirori, celebrating, having a feast. Nisanze nkunda umuntu nazi. They were singing urabona hepfo and dancing. Baryoheje. They were feasting. Harya uriya mutipe yitwa Ndirimbo iyo ndirimbo, nayo mbesha murabizi yitwa nde? Who sang that song? Namwe ntimumuzi. Yitwa nde? C'est ça. Nisanze nkunda umuntu nazi. They were busy feasting. Abandi barimo bararyisi hepfo. They are dancing. Imiziki. They are dancing. Bararya inyama babazi. Feasting on food. Ngewe ndi kwibaza iyo nza kuba Yosuwa. I imagine inyota imumarizemo iminsi 38 more than 40. atazi icyo abereye aho, not knowing why he was there, atazi impamvu ari aho, ari mu kwemera kuba umugaragu gusa. allowing to be a umva rero Mose amanutse, when Moses came down, ngo bumva induru. they had noises. Kuva 34 niko havuga, 32 33 niko havuga, ngo bumva induru. They had noise bakumva karuru in the camp. Ngo induru yari ivangavanze. It was a mixed noise. Nk'umusirikare Yosuwa, like Joshua, like a soldier. Say no. Uzi ko Abisirayeli babateye? That they have been attacked. Uzi ko twatewe? They are under attack. Nk'umusirikare bien sûr. Just like a soldier. We are under attack. We've delayed. Bene wacu tubasanga bashize. We find them dead. Mose uvuye kuvugana n'Imana. Moses, who was from God, yari yamubwiye ibizari byo. he knew what was taking Aravuga place. ati urumva iyo nduru wo bari So yabatewe. is that noise sound like Induru yabari mu birori. under attack? They are feasting. Nisanze nkunda umuntu They are na. celebrating. Ati umva neza, umva neza, umva. Ako kajwi sakanuze. Listen. Umva neza, umva. Umva se ibyo ngibyo ari byabatewe. Ntabwo mwumvise se Foromina arimo aragira ngo urumva se ari byabatewe. Are those people under attack? Baramubwira ngo ahubwo Abisirayeli. Rather, the Israelites baraguye, have fallen. barimo baramya ibigirwamana, backslidden and worshipping idols. cya kigirwamana Aroni yakoze mu nyana. The thing, the calf, the golden calf Aaron had made. Umva rero, umva kumubwira ikiza cyo kuba umugaragu. It's a good thing about a servant. Nubwo even if he wasn't talking with God, kuko igihe cye cyari kitaraye, because his time had not come, nubwo atari mu mavuta he was not in that anointing, nubwo pulpit itari, the pulpit wasn't his, Imana yari but imutegura, God was training him, kandi murinda kuramya ibigirwamana, keeping him from idolatry. turajyana inshuti zanjye, murabyibuka ibyo turimo tuganira, ngewe n'inzu ya me and my tuzakorera Uwiteka. house shall serve the Lord. Yosuwa Joshua yari yarabonye Imana ibakiza, had seen God, ariko nanone but again, ibera ku birenge always at the foot of bya Moses, Mose ari umugaragu, serving, ku buryo wamureba we would see him ukavuga ngo wararindagiye, and say, you are wowe lost, uzagera ku you are kigo, confused. uri ikigoryi. What will you achieve? Nyamara Imana irimo iramurinda kuramya But God is ibigirwamana, keeping him from Imana idolatry, irimo iramurinda kwicwa n'ibigirwamana. keeping him from sin. Umurebye wagira ngo yararindagiye, When you see him, you think he's kumbe confused, n'uwo kurindwa. but he's under protection. Imana ishimwe cyane. Praise the Lord. Icya gatatu, The third, turajyana inshuti zanjye, are we together? icya kangahe? Yosuwa Joshua yabonye Imana saw God ikoresha amaboko ye work through his arms ikiza Abisirayeli. and brought salvation to the Israelites. Nkuru dusoma mu Kuva You read Exodus 17, 17. abitwa Abamaleki The barahaguruka Amalekites stood barwanya Mose n'Abisirayeli. and fought against Moses and Israelites. Hanyuma Aroni Aaron, nako Joshua rather, arahaguruka, Imana amubwira ngo hagurukana n'ingabo ujye kurwana. went with the army to the front line. Uzi impamvu ari Imana yatoranije? Why did God choose him? Nuko mu by'ukuri ari we wabaga ku birenge bya Because he Mose. was the one always at the feet of Moses. Niwe wari uzi instruction He z'Imana. knew well the instructions of God. Bararwana, They fought baranesha. and overcame. Ndabasabye, Let me reka request. mbasabe, Let me request you. mwumvirize aya magambo, Listen to these words. yarantangaje. I was amazed. Isezerano ryo kumara Abamaleki mu isi ntabwo ryahawe Abisirayeli. The covenant to demolish the Amalekites was not given to the Dusome Israelites. Bibiliya uyumve. Let's read Kuva Exodus 17 17, umurongo wa 13. verse 13. Yosuwa atsinda Abamaleki n'abantu babo inkota, atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire nde? Ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibuka ko Abamaleki bakibagirana bo
munsi y'ijuru bose 15. Mose yubaka igicaniro akita Yehova Nisi, aravuga ati Uwiteka yarahiye ko azarwanya Abameleki akabarwanya ibihe byose. Amen. Amen. Abisirayeli murabumvise ra? You've heard about them. Kubera kumvira kwa Yosuwa, Because of his obedience, kuba ku birenge bya being at the Mose, feet of Moses, kwemera kwigishwa, allowing to be taught, yabonye ikindi kintu he gikomeye. received something greater. Yabonye Imana imukoresha So iby'ubutwari, God will use him anesha abanzi to b'Uwiteka. overcome the enemies Imana of God. igiye gutanga isezerano, When God gave the covenant, irigirana na Yosuwa. he had a covenant with Joshua. Unyumva neza? Listen to Aha this. ndakwinginze umva habasi. Please listen to this. Ubundi Imana yagiranye amasezerano ubwayo. Yagiranye isezerano na Aburahamu, God had a covenant with Abraham, igirana isezerano na Dawidi. with David. Ayo masezerano niyo masezerano manini abaho muri Those are the Bibiliya. great covenants that we see in the Bible. Isezerano Imana yagiranye na Aburahamu The covenant with Abraham, ryanditse mu Kuva 12 nako Itangiriro 12, Genesis 12 ikarisubiramo 15, and chapter 15, ikarikomeza 17, established in 17, 22 ikarisubiramo. 22 he repeats. Iryo sezerano ryose That whole entire covenant ryavugaga ikintu kimwe, spoke of one thing, yuko Imana izahura urubyaro Aburahamu. that God will give Urwo rubyaro, a children that, and his descendants a seed. a seed, Aha, a seed. Imbuto imwe that he will give him a seed, izamuhereza umwe wenyine. and that one seed Yamubwiraga ngo muri wowe in you niho hazakomoka mu shall rubyaro. come forth a seed. Hanyuma urwo rubyaro That seed nirwo ruzahesha amahanga yose umugisha. will bless the entire Iri world. sezerano Nations. rya mbere Imana yagiranye That nande? was the first covenant with Abraham. Imana yarigiranye na Aburahamu, When God had it with Abraham, ariko irigirira isi yose. but it was meant for the entire world. Isezerano rya kabiri The second covenant ni iry'Imana yagiranye na he Dawidi, had with David, iramubwira ngo and told him, muri wowe in you ndagira nkubwire ko hazahora mu bwami, there shall always be a king, kandi hazaba umwami and there will be a king uzima ingoma y'amahoro, who will have a king of peace, of peace, of kandi peace. ingoma ye And his throne ntabwo izabarangira will iteka ryose, last forever. izaba ingoma y'ibihe It will byose. last forever. Nk'uko mubizi Salomo yarapfuye, You know, Solomon died, n'abamukomokaho and barapfuye. his descendants Ibi died. Imana yabwiraga Dawidi, What God told David, yagiranaga isezerano nawe, he was establishing a ariko covenant with irigirira him, isi yose. but meant for the whole Kuvuga world. ngo amasezerano abiri ahari muri Bibiliya, Those two great n'ayo covenants Imana yagiranye na are with God Aburahamu with Abraham, ndetse n'iryo yagiranye na and Dawidi, another with David, ariko bavuga ikintu kimwe. referring to one thing. Aburahamu yasezeranijwe umukiza, Abraham was promised a savior, yasezeranijwe umwana w'intama, a child of the lamb, yasezeranijwe uzakiza isi a yose, lamb that would save the world akayibera umugisha w'agakiza ko gukira kurimbuka. and be a blessing of salvation. Naho Dawidi And yet David yasezeranijwe umwami, was promised a king, umwami uzima hejuru a y'abandi king bantu. who will dominate. Muribuka uwitwa Yohana yerekwa, Remember John being revealed, having a revelation Revelation ya Yohana ibice 5. in chapter 5 of Ubwo Imana Revelation. yamwerekaga Yesu, When he saw Jesus, yamuvuze muri aya mashusho he abiri, saw him in two images. ye ngo dore umwana w'intama w'Imana, Behold the lamb of the dore God nguyu wabambwe kera, that was arabonetse. crucified. He's now Agiye revealed. kuvuga, When he spoke, arangije aravuga ngo ni intare yo mu muryango wa Yuda. the Lion of Judah, Bibiliya yamuvuze mu buryo bubiri. in two ways. Ni uburyo bungahe? In two ways. Hanyuma rero Imana yigiranye isezerano So n'abantu, when God has a covenant, iyigirana n'umuntu, he has it with a person, hanyuma uwo muntu and that person akaba isoko y'umugisha ku becomes a bandi. source of a blessing Muranyumvise inshuti to the zanjye? whole world. Twebwe turavuga ngo, We say, ejo bundi ndi mu Bufaransa, recently I was in France, hari umuyuda umwe a certain Jew yavuze ikintu kirambabaza, said something that hurt me. yarimo acyurira abakristo, He was insulting Christians. aravuga ngo ariko se ngo kubera icyo abakristo musenga umuyuda umwe, ngo mwagiye mudusenga twese ko ngo nibyo byabagirira umumaro, ngo twese turi abayuda, ashaka kuduseka ko dusenga mu izina rya Yesu. Laughing at us that why don't we pray all Jews? Why do we choose one Jew to pray to? Turi kujyana nshuti zanjye, twebwe turatinyuka tukavuga ngo ndi umwana wa Aburahamu. We say that we are children of Abraham. Nigeze kubona akantu kuri kwa kuntu bakatutuntu karambabaza mbura uko nsubiza, nyabona nimumbonera Kenisi muzamumbwire ko ngiye mfite igisubizo.
I saw one reel that hurt me. umuntu yari yahamagaye ngo twebwe ngo turubyaro hari intambara y'intambara iri kuba nyine mwarakabonye namwe ahari ya Israel na referring to the current conflict between Israel na Gaza. Hanyuma muravuga ngo twebwe ngo turubyaro rwa Abrahamu nyina muhindura ubusa yuko urubyaro rwa Abrahamu se waheko uruwakirehe. That how can you be a seed of Abraham? Ndagira babwire ngewe nawe turubyaro rwa Abrahamu. Let me assure you we are a seed of Abraham. Uzi impamvu se? Why? Imana igiranye isezerano na Abraham. God has a covenant with Abraham. Yarigiranye nawe imubwira ko urubyaro rwe ruzaba umugisha w'amahanga. He was intending to tell him that his children will be a blessing to the whole world, to the nations. Niko Paulo abihamya mu Galatiya 3 uhereye ku murongo wa 6 ngo abafite kwizera nk'ukwe nibo rubyaro nibo bana ba Abrahamu nyakuri. It's testified in Galatians 3:6. Abaroma kabiri ravuga ngo erega abana ba Abrahamu mubiri sibo rubyaro rwe nyakuri ngo kereka urubyaro rwo kwizera. The true Jew in Romans 2. Imana yacishimwe cyane ngewe ndabizi ndi urubyaro rwa Abrahamu. I know that I'm a seed of Abraham. Siyo nyigisho It's not today's teaching. I was leading here. Nukuvuga ngo Imana yagiranye umugisha iteka igirana isezerano n'umuntu. God has a covenant with an individual to bless others. Kubera gukiranuka kwa Yosuwa. Because of his faithfulness. Kubera kuba ku birenge bya Mose. Serving at the feet of Moses. Kubera kwemera kwitangira intambara z'Uwiteka. Allowing to fight. Imana isezerana Abisiraheli. God promised Israel. Ariko mu by'ukuri rigiranye na Yosuwa. In fact, he was promising. Iramubwiye ngo genda ubwire Yosuwa. Tell Joshua. Genda ubwire Yosuwa. Go and tell Joshua. Zamara Abameleki bose. Destroy all Amalekites. Bekwibukwa munsi y'ijuru. And they will never be. Ubwo Imana yazaga kubwira Sauli. That's what God told King Saul. Yuko agomba kurimbura Abameleki. He had to go to rid of Imana yaributse isezerano yagiranye n'Abisirayeli ariko irihaye Yosuwa. He had remembered the covenant he had with Joshua and the Israelites. Imana yacishimwe cyane. Nshuti zanyu ibi byose mvuze byatumaga Yosuwa. This shows that Joshua amenya Uwiteka Imana knew well his God. Avuga ati ngewe Uwiteka Imana yanjye. For him to be able to say me and my God. Icyanyuma. The last one. Mbareke mutahe. And I will let you go home. Ubwo turongeyeho kuko tugeze muri kimwe cya gatatu cy'inyigisho yacu uyu munsi. This is about a third of today's teaching. Kimwe cya gatatu ejo nutaza ntacyo wumvise pre. If you don't come tomorrow you've missed. Turavuga Dawidi. We haven't talked about David. Turavuga Yesu. About Jesus. Turacyari muri introduction rate. We are still laying a foundation. Na Yosuwa ntituramuvuga neza. Not even tugeze muri kimwe cya kane cy'inyigisho yacu. Just a quarter. Ejo rero ndagutumiye pe. So I invite you tomorrow. Ariko mvuga icyanyuma cyatumye Yosuwa avuga ngo Uwiteka wenda muzi tuzamukorera. Now let me tell the last bit why Joshua was sure. Ubundi ikinyita secret of success. The secret ibanga ry'ubutsinzi. Secret of success. Ibanga ry'ubutsinzi. Rubyiruko muri hano. Young people here. Bandra batabonduta. Young people. Ba petit frère. My young brothers. Ndabreka nivugire Gatoro twabonye Gatore ndetse n'abanaziri. The Nazarites and Dore mbahereze password. I give you a key. Key of success. Of success. Urufunguzo. The key. Urufunguzo. The key. Kandi banga. The secret. Ryo gutsindishirizwa mu buzima bwawe bwose. To always have victory. Imana yabwiye Yosuwa singewe. Is what Jesus igice cya mbere. In chapter 1. Umurongo wa 8 igice cya mbere. Of Joshua verse 8. Somera nshuti yanyu. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8. Handitse ngo iki? Nsomere. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amen. Mu Kinyarwanda, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Ntabwo ari ukugira ngo ngutwaze igitugu, si kugira ngo ube umunyedini. Oya, umva inyungu bizakugirira. Niho uzahirwa mu nzira zawe zose, ukabashishwa byose. You will be prosperous then and successful in all. Mu bintu bimbabaza. Something that pains me so much. Mu Bufaransa hari ikintu byanyunguye. I profited one thing in going to France. Amahirwe negera Abayuda. I was able to be close to Jews. Ubuzima babaho.
watched their life. hari uwo twahuriye tuhayifera I met one agiye gutembera nanjye ngiye gutembera who was touring as ndavuga ngo uko myself. bigenda kose ndamuganiriza And I got close to him. yari yambaye za shunda bambara ishunda He rwose was wearing the robes, aba yambaye costume nk'iyi a suit like this, ariko hano hariho inshunda but with some yambaye akagofero and a cape, a small cape that they wear, ubwanwa yarabuteretse with a long beard, ari kumwe n'umugore we with his wife. none ndamwegeye And I got close to him, ndibaza ngo ndahera he kugira ngo wondering muganirize where to begin from. noneho ndamubwira Then I told him, nibyo byose niba ntibeshyura umuyuda and I told him, you must be a Jew. arambwira ngo ntubibona se biragaragara ntibyihishe nabo Visible. bambara nk'abasilamu nyine You can see. ndamubwira nti nkunda idini yanyu I love your religion. atatu ni byiza cyane It's like it's very good. nawe se uri mu idini ya kiyuda Are you also in the Jewish Ati, religion? cyane rwose I told him yes. ati none se nanjye wanyinisiye mu idini ryanyu How about you initiate me into your arambwira ati religion? reka ntabwo nabikora He said, I cannot initiate you in your ese religion. kubera icyo I said, utabikora why? ati biragoye ni umutwaro It ntiwabivamo is a burden you cannot carry. kubera icyo ese ari umutwaro Why is it a burden? turibaza amategeko 613 mu mutwe 616 commandments in your head. narababonye aho baba basenga I saw them pray iyo bagiye sinagogi in the synagogue. iyo bigiye mu When isinagogi they enter the synagogue, bicara hasi they get down bakabikora uko ngiye kukwereka and they do this the way you see me. babikora bagira gutyo They keep umutwe shaking their head kugira ngo like this, batibagirwa so that they don't kundisha forget. uwiteka umutima wawe They wose love you Lord, n'ubwenge bwawe with bwose your heart and mind, n'imbaraga zawe in zose your strength. ntihakagire indi mana n'imwe Don't have no other akongera God. agasubiramo And he repeats. yakwibeshya gato If he makes a mistake, agatangira bundi he bushake begins again. ibyo nkubwiye That I tell ibyo you yosuwa yakoraga is buri munsi what Joshua did yabyukaga mu gitondo every morning mbere yo kunywa icyayi before taking breakfast. kandi uyu ni generale mbabwira And he was a uyu general. mvuga ni generale He's a general, yuzuye icyubahiro kitagira uko kingana full of honor and glory. kandi ibi yabikoraga He did this mu gihe bari mu ntambara z'urutavanaho during a time of constant war. imana iramubwira ngo dore ibanga ryo This is gutsinda the secret to which si ukohereza abasirikare ku ikosi it's not training soldiers. si ukugira intwaro zihambaye It's not in weapons. ntabwo ari ukugira amagare It's in n'amafarashi chariots and oya horses. yosuwa we No. dore ibanga ryo gutsinda This is the secret. amagambo nabwiye mose The words I told Moses. amagambo nategetse The mose words I told wowe Moses. yosuwa I tell you, apana abisiraheli not Israel. wowe yosuwa You. ntukananirwe na rimwe Not one ntugasibe day. na rimwe Not a single day. ku manywa na nijoro Day and night. kuyahamirisha amakanwa kawe Meditate narabiboneye ubwawe therein. no mu muhanda I see even on the niho wall. bavumburiye ishapure burya They have a rosary. niho bavumburiye ishapure They have like a rosary. kugira ngo ishapure So the ibibutse itegeko yari agezeho beads remind them, nari ngeze kurya kangahe where was I? ntukaryane umwana w'ihene n'amahene As they are walking, umugore ntakambarane n'umugabo never imitate a woman. ntukiharanguze ku musatsi Do not do Ni this ko to your Uwiteka hair. yavuze. This is what the Lord says. uratekereza ayo magambo Imagine. yosuwa rero That's what Joshua did. imyaka ye yose All his life. afite imyaka 40 For 40 years. abana be bakiri bato His children still young. bari babizi ko ari disipurine yo mu rugo They knew his mbere discipline. yo kugira ikindi bavuga Before anything. niyo umwana yaba ari kurira Even if the child niyo umwana cries. yaba arembye Even if he's sick. arabizi the secret of success Ibanga ryo gutsinda. ntukarorere ku manywa na Do nijoro not guhamirisha aya magambo to meditate nyumva day and neza night. yabikoraga mu buryo bubiri He did them in icya two mbere ni ways. ukuhesita First in hesitation, pawulo yabwiye timoteyo Paul tells Timothy, aramubwira ngo ndagutegetse kandi 13 I command you, ndagutegetse I command you, kugeza igihe nzazira until I come ujye back, usomera abantu ijambo read scripture to the people. uranyumva neza You hear? tegetse I command you, Timothy, ujye usomera abantu ijambo read these niyo things, utaribwiriza even if you don't ujye preach, ubasomera ibyanditswe but read it. yosuwa rero That's what Joshua did. yabanzaga agafata umwanya He would take time namwe nimuwibaza And imagine- agasubiramo aya mategeko and meditate amategeko these y'imihango commandments, amategeko y'umwuka spiritual amategeko y'imibanire rituals amategeko y'umuhale pertaining war, amategeko commandments, yarangiza and after ngo agakurikizaho igice cya kabiri he would go to the mu chapter. rugo yari disipurine He would discipline. icyo bita silence absolue He was absolutely quiet. guceceka bikorwaho guceceka wagira ngo hari urabikora Tangible silence. ku buryo ngo uwo mwanya witwaga ngo iki That moment gutekereza was for meditation. kumedita Meditation. kuza
regurgitate, to rewind. Ku buryo Yosuwa That Joshua, iyo bamuzaniraga urubanza when they brought him a case, bakamubwira ngo uyu mugore yagize gutya na gutya, this is what so and so ntabwo did. byamusabaga akanya. It didn't take him time. Amategeko yari mu mutima It we. was in his heart. Yahitaga avuga ngo itegeko iri n'iri riravuga ritya, He knew what to ni say. mubigenze bitya. Do this and Niyo that. mpamvu nta n'umwe wahagaze imbere That's ye. why none stood Niyo before mpamvu him. nta n'umwe wahagaze imbere ye. None stood before him. Mbibutse ko Abisiraheli I remind you, iyo bakizwaga when Israelites got cyangwa born iyo again, bagwaga when they backslid, babikoranaga n'umuryango wabo wose. they went with their family. Ibyo wari ubizi? Did you know that? Uribuka wa mugabo wafunze Paulo na Sila? Remember the man who the jailer of Paul and Silas? Uzi ko yavuze ngo ikize? What did Ngo he say? nuko akizwanya nabo mu rugo He rwe. got born again together with the entire family. You Urabyibuka Korneliyo? remember Cornelius? Yakizanyijwe nabo mu rugo He bose. was saved with his Iyo wife. umugabo yafataga decision, Whenever a man in the iyo house umugabo yabagaho ubuzima, got umugore, decided, abana his wife bagendaga gutyo. and children followed. Turi kujyana nshuti yanyu, bagaho gutyo. That's how Abana ba Yosuwa rero, the children of mu gihe Joshua, abandi bakura bavuga Jetri, when others were talking about bakura Jet Li bavuga science fiction, and science fiction, bakura bavuga Tom and Jerry, cartoons, bakura bavuga Cendrillon, and bavuga Flash McQueen, those comics bya bindi byose nyine mushyiramo abana muri televiziyo. that children watch. Bakuze For them, bavuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose they will n'ubwenge meditate, bwawe bwose. speak scripture. Haleluya. Niyo mpamvu Salomo yavuze That's why Solomon said, 22 22, umurongo wa gatandatu in ngo 6, menyereza umwana inzira akwiye teach your kunyura. children the way they should go. Menyereza umwana inzira akwiye Show your kunyura. child the way they should Aravuga go, ngo ndakurahira azarinda asaza and they will atarayivamo. not depart from it. Azarinda asaza They will not atarayivamo. depart from it. Ndashimira mama I wamzaye. thank my mother. Ndashimira mama wamzaye. I thank my mother. Amasengesho yadusiraga nijoro ajya prayers ngarukamo niyo naba ndi muri metro, come back in my ajya mind. ngarukamo niyo naba ndi kureba Whenever umupira, it may be, ijwi rye rijya I ringarukamo. can hear her Hari voice. ijambo ntarizi aho ryanditse, There's a word I ariko remember mama yari arizi that mu my mutwe mom used to say. kuko yatureze turi imfubyi. She kept Kundaga us kuvuga ngo ni wowe se w'imfubyi, So you're the ukaba umugabo urengera husband abapfakazi. to widows. Iryo jambo nibura nari ndizi, I knew that sinari scripture. ngo ryanditse I he, don't know ntaramenya where it gusoma. was written. Iryo jambo naryumvanye ma Before learning to write, amasengesho yanjye angarukamo na her n'uyu munsi. prayers come back Angarukamo nkaho wagira ngo ni indirimbo. as if it's a song. Ndagira ngo ubwire ikintu Let kimwe. me tell you. Haleluya, haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Umva nkubwire, Billy Graham yaravuze, Billy Graham The yaravuze Billy Graham said, ngo ubundi ntuzire guta umwanya don't waste time ngo ubwire umwana wawe ngo wajye usenga mwana wawe, telling your child to ngo kandi pray. ni ukuri ngo Imana burya ngo itabara abasenga. God helps those who pray. Bwa buhamya bwa byura ntibukigezweho. Stop that ancient testimony of Turi Vula. byura twabonye Imana. We saw God in Vula. Abubu rero si uko bateye. This is not how we are. But dad, do you have fact? Do you have fact, dad? Si uko bameze abubu. That's how children nowadays talk. Papa ufite fact. I have fact. 50 bihamya. Ngewe abo tungana ndabizi muririmba 96 Imana ibaha amazi muri gereza. Ndabiyobewe se? I know that in Erega 96. nanje mwambaye umurara ubwira ngo ndi gito. I know the history. 96 by'Imana yakoze iyo ngiyo. I know what God did in Ibyo 96. se wabibwira sha abagenzi sha. Can you tell? Ibyo ugira ngo wabibwira abagenzi. You cannot tell it to Gen Umubwira Zs. simbutse imigenge yo ku ndondo n'akazi kawe. It's up to you whatever happened. Ngo si twebwe ngo ukuru twavomye mu kabande gatoro. Do you know how we were in the marshlands? Arabyukira ku mireti se gatoro ayimubwira arayize This Gen gatoro. Z is on omelets. Hari uburyo bumwe gusa bwo kumubwira Imana. There's only one way to show Hari them to uburyo preach. bumwe gusa bwo kumubwira There's Imana. one way to show them to pray. Nuko azakubona umunsi umwe. That they see you one Wapfukamye day. ku maguru yawe. They see you kneeling Urimo down uraborongera when you Imana. are praying. Urimo urasenga Imana. Praying God. Urimo urasenga Praying Imana. to God. Naho se ntanga urugero ku mwana wanjye. I was giving my son as an example. N'umwana wese yakundaga kubica amazi. He despised prayer. Akaza nyine akananderanje. He would even Kandi distract. n'umwana mwiza He would pe. distract me. Nk'umwana He's a good boy. rimwe nkarakara. But one day I was annoyed. Namubwira ngo ni ndagusabye ujye ubaha Imana I yanjye told gusa. him, honor my God, fear my Ubundi God. akagenda. Sometimes he would Rimwe go. nkamubeshabesha ngo ndakugurira uyu munsi ariko Sometimes nawe I'll tell wemere him, dusengane. I will take you out, but allow to pray today. Akambwira ati papa yes. I say, Ariko nawe uri isi wowe usenga amasaha 3. but for you, I cannot pray 3 hours like you.
basi urasenge ngahe none Say, how many minutes? ati 30 30 minutes. 30 yaba ari iminota 3 For him, that's 3 minutes. ku buryo itatu itaragira avuga ati papa 30 minutes ntabwo ishize Don't you think it's already 30 kandi minutes? ubwo ngenda cyashakisha And karirimbo yet ndacyagira I'm just beginning. kugira ngo ndebe ko nagiraho mpera ndiho ndashakisha yes Looking for a song. turaririmba nk'ibikeri ushakisha kuri kuyiri Usher me in prayer. ati itatu irarangiye papa Feels like 30 is up. nkambwira nti nukuri kose reba ku isaha ntabwo irarangiye It's just 3 minutes. atoke ati ngaho gira atari ko ya masaha yawe se But those hours, wowe nukuri nurangiza yawe ugenda you do your part and leave. ubwo se ugira ngo yarasengaga Would he pray? kugeza umunsi umwe Till one day, asanga ndiho ndasenga he found me praying. amarira yandenze I was crying, ngira imana nti weeping, warakoze thanking God wabaye uwo kwizera about his faithfulness. waraturinze mu You bupfu kept us. watubereye We imana were God because, nanjye mfite abana and I have children. anyitegereje He looked at me. asanga ndiho ndarira I was weeping. ajya kunzanira papiye He jenike brought some tissue. yicara hasi afatanya nanjye kure He sat down. yifata hasi afatanya nanjye He kure sat. ndangije ndamaze ngo ese warizwaga n'iki He started crying. arambwira ngo warizwaga n'agahinda kawe numva urakampaye I saw you crying and ati I njyewe numva uburyo imana yatugiriye neza kuba afite ababyeyi nshuti yanjye ntibigisha abana gusenga children are barasenga not bakabona. taught. They are shown an niba example. utarakubona usoma bibiliya ceceka They haven't, ceceka if they haven't seen you read the Bible, shut up. icara hasi ugisome Start reading. turi kujyana Billy Graham yaravuze ngo Billy Graham said, en be an example vaut mieux que 1000 conseils for your. mu kinyarwanda One example is better than 1,000 advices. erega nibagiye kumuvandimwe azi igifaransa cyinshi sorry urugero rumwe Just an example ruruta inama igihumbi is more than 1,000 advices. ntuziri kubwira umwana ngo mwana wanjye narabikubwiye ibyo ni imigani y'abakecuru Stop advising your children, telling them, so I told you and told you. abagenzi ntibabyumva The Gen Zs don't understand that. hari ikintu kimwe kidufatanya cyitwa instinct parental umubabaro wacu bakoraho They can be touched by umunezero our wacu sorrows. bakoraho ubumana bwacu Our bageramo godliness can reach them niyumva imanaho when they feel your presence akakubona ukundana and na mama watch we you love their mother akakubona uzi gusaba and imbabazi see you ask forgiveness. akakubona rimwe na rimwe umucira bugufi Once in their times they see you sindageraho mbivuga humble. ariko senga ndiho ndabiteka But that is ntabwo how. haragera ariko ndiho ndabiteka This is what I'm preparing. ndabisengera I pray for it. ndabikorera I do work niringiye ku musumu hoping ubwo one day nzamera nk'ibisukwa ku gicaniro that I'll be as a maze kubona forward umuhungu wanjye when I see my son ndetse na murumuna we and his younger brother bamaze gukura when they are grown, iyo bicaye bari kunyigana when they are imitating iyo me bicaye bari sometimes. kunyigana You should see them barimo bigana uko senga imitating my umwe prayer. yigana undi ati papa asenga ngo You should. This is how power fathers. ndavuga nti ntacyo And that's okay. They can iyo bari imitate. mbwira mama ntireka bakomeze babikinisha Let them imitate. umunsi umwe One day bizabagaruka mu it will mutima come. bizabagaruka It mu will mutima come in our heart. imana yacu ishimwe cyane Praise the Lord Jesus. imana ntibayivuga God is not imana spoken. babana nayo You live with Him. bakorana nayo You serve with Him. bagendana You nayo walk with Him. imana yacu ishimwe cyane Praise the living God. imana yacu ishimwe Praise cyane Jesus. imana yacu ishimwe Praise cyane Jesus. turacyari mu byifuzo We are still in turacyari mu requests. byifuzo Prayer requests. ndavuga ngo icyambu I wish njyewe n'inzu yanyu that me and my family tukazakorera uwiteka would serve the Lord. ariko nzi amahame But I know the principles azatuma njyewe n'inzu yanyu that will take me there dukorera uwiteka and serve God. ikiruta ibindi Above ni all, uko amagambo yanditse that these words, reka mbaho ubuhamya bwa nyuma ndivugira umuryango murabyibuka I'm talking about family. rimwe umuhungu wanjye ajya ku kazi ku ishuri One day I take him to school. namusengera agiye kuryama akambwira ati papa Before- wigenda Would pray before sleep and say, don't go. ni kubera iki se ati ndumva afite ubwoba I feel fearful. nubwo basebwiye iki For what? twasenze ryama Let's pray. You sleep, have prayed. akomeza ameze atyo He kept in that mood. najya kuryama ati wizimye itara Don't switch off, Dad. I'm scared. noneho rimwe yegera mama we murabizi abamama muri beza imana You know, moms irakabaha and their kids. He went to his mom abwira mama w'ibanga and gave him a secret. ati impamvu ufite ubwoba You know why I'm afraid? ku ishuri hari umwana At school, there's a child. yambwiye inkuru He gave me a story y'ikintu cyitwa jinun about jinun jinun
Jinun. Ye kunyini jinun. Jinun. Ati yo jinuni rero That jinun ngo ishobora kugutera nijoro. can attack you at Ngo night. yarangiza ikakuzanamo icyo bita cauchemar. Inzozi mbi basi. Nightmares. Nightmares esa. Aha. Yego nibyo mbabizi nuko nabyibagiwe. Nightmare ibyo ngibyo. Ikakuzanamo inzozi mbi. And then the jinun brings nightmares. Hanyuma arayimusobanurira jinun. So he explained to her that Umuhungu jinun. ayitahana mu rugo. And my boy came with it at home. Yaryama jinun yari amaze kugira ishusho mu And he mutima. had already imagined and fantasized what jinun looks like. Rimwe akaza ati mfite ubwoba nsengera undi akika. Pray for me, and he would be fearful. None atubwiza kuri ati ni jinun bitera. It's because of jinun. Tujya kuri internet ngo tumenye jinun So icyo. we started googling what jinun is. Iyi jinun ni iki? What is this jinun? Jinun So jinun mu bundi buryo ni jini. is a spirit. Uyu mwana yari umusiramu. This kid who saw jinun was a Yarimo Muslim. asangira kwizera kwe n'umuhungu wanjye. He was sharing his faith with my boy, Arimo amubwira amagini. telling him about Murabizi spirits. uko bizera hari amagini meza ngo n'amagini You know, mabi. Muslims believe they are good spirits and bad Amaze spirits. kubimbwira When he told me that, mureba mu maso. I looked at him. Ndamubwira ndetse nibyo byaguteye I told him, ubwoba. that's why you're afraid. Nta n'agaciro bigira. That things are Kubera meaningless. iki nta gaciro bifite? Why are they meaningless? Kristo Yesu yatsinze Satani ku mugaragaro. Christ overcame the devil. Noneho kuko bamubwiye jinuni. Because they had told him jinun, Nukuri nicyo gihe nabonye afite umutima wo kumva ibyanditswe kuruta ikindi that's when gihe. he was ready to hear Ati scripture. papa mbabarira umbwira ibyo ngibyo mbwira rero. God, please tell me more about it. Nisoma mu Bakolosayi. Read in Colossians. Najyaga mubwira gusoma biriya ntabikunde. Before he wouldn't love to read the Kubera Bible. jinuni nahise pasa Bibiliya. Because of jinun, I gave him the Bible. Bari wo gusoma. Start reading. Abakolosayi Colossians 2:13 6:13. yabivuze hejuru ku musaraba. He talked about how Jesus overcame. Abakandagira bivuga hejuru ku bw'iki? He stopped upon them. Ati usiko ari ibyo koko? It's true. Ati rose njyewe ibyo ngibyo byahurira he nanjye papa? How does it help? Bihuriye he nawe wowe? How does it help? you? Luka 10 Read it. umurongo wa 18. In Luke 18. 10 and 18. Luke 10:18. Dore mbonye Satani I have seen the devil amanuka nk'umurabyo falling like ariko lightning, mbahaye ubutware but I give bwo you power gukandagira inzoka step upon na scorpions skoropi and scorpions n'imbaraga zose and z'umwanzi. all the powers of Mbona umwana darkness. wanjye atangiye kwemera. Then I saw my boy Mbona atangiye kwemera. acknowledging. Mama we yari aho hafi My mom abazanye was ikindi there, cyanditswe brought another ati scripture. ndetse urabizi ko Zaburi ya 90 9:6 umurongo wa 11 Imana igenda ivuga ngo izabarindana mu gihe kigendana nijoro. that he will keep you. Igitego cya nijoro ntacyo kizagutwara. Psalms Ndamubwira nijya 90:18. kuryama idayeri sinsenga After reading, kubera ko njyewe nizera. he went. Jinuni ni nabitinya ukikaza. Jinun will not Jinuni come, ni bitinya but if ukikaza. he comes, Iraza kumenya Yesu he wari. will know who Christ Ati is. papa ati ngenda ati genda. I told him, go. Oya banza usengere no. Kubera icyo utansengera I want to pray for you. hagarara muri ibyo nkubwiye. Stand in the word I've Hagarara told muri you. ibyo nkubwiye. Believe the word I've told you. Bisubiremo. Spit. Yesu yavuze ngo iki? What did Jesus say? Nzabaha ubutware He bwo repeated, gukandagira inzoka I'll give you na authority. sikoropiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Bukeye mu gitondo The next morning, ndabwira wasinziriye se? so did you sleep? Ati I nasinziriye slept. ariko ndacyafite ubwoba mo. But I'm still a little scared. Ntiho yahumura buraza So gushira. it will get rid of it. Dusubiremo bya byanditswe. Let's repeat them. Mwongeramo ibindi bizanditswe. I gave him more scripture. Mwongeramo ibindi byanditswe. More Ku scripture. munsi wa gatatu On the third day, araza arambwira ngo papa he told me, Dad, kuva cyagihe From ubwoba bwararangiye. fear is gone. Ndamubwira nti rero He said, yes. ubu tugiye kujya muri fazi ya kabiri. Now it's a second phase. Uriya mwana wakubwirizaga ibya That Jinuni kid who told you about Jinun, ugomba gukora uko ushoboye go back. nawe ukamubwira Yesu, Tell him about Jesus. nawe ukamubwira Yesu, Tell him Jesus. nawe ukamubwira Yesu. About Jesus. Nshuti yanjye My friend, Imana ntibayivuga God is not spoken about. barayikora. He's done. He's Mbivuze byose executed. Imana iragaragara. He's visible. Pfukama bazabikwigiraho. You kneel, they will learn from you. Sinzi sinumvise ubuhamya bwa Bishop, sinabwumvise ariko ajya bivuga He speaks much about yuko yakijijwe nyuma. how he got born again. Yenda azabitubwira. Maybe he will repeat. that Ndahamya story. neza. I'm sure. Abo yabonye basenga, Those he saw pray, abo yabonye bakoreshwa n'Imana. being used of God. Imana yabonye ahantu He saw somewhere. iranga ikagaruka, He started coming back to it. iranga ikagaruka. The God you've seen always comes back. Ntabwo birafata simbita ibitangaza. I'm not yet there. Iyo mvuze ibi ngibi mwagira ngo mu rugo rwa pastor senga You n'inkomyi may ijuru. think I'm there. It's heaven. Hoya
turacyarwana n'iyo ntambara We are still in the ngo war, at twigishe war, abana bacu Imana teaching our kids ngo God, tuyerekane muri buzima bwacu that we may live by example. iyo tuguye turabyuka When we iyo fall, tunaniwe dutabaza when we Imana are weak, we call upon God. murasaba Imana I'm always praying to God Zaburi ya 90 that He will take me umura out hano of ngiye poverty. gusoreza Zaburi ya 90 Psalm 90, Zaburi ya the 90 90th Psalm, umurongo wa 16 verse ni 16, isengesho rya Mose is a prayer of Moses. yaravuze ngo ureke gukomera kwawe He said that let your might ngo kugaragarire ku rubyaro rwacu be manifested in our ureke children. gukomera kwawe Let your might kugaragarire ku rubyaro be rwacu manifested in our njyewe children. ahari nakorera mu ntege nke Maybe I may be ariko aba weak, bahungu banyu but my children, uzabakoresha iby'ubutwari use them mighty. Imana yacu ishimwe cyane Praise the Lord Jesus. oh Yesu abaha umugisha May God bless you. yewe n'inzu yanjye Me and my house tuzakorera will Uwiteka serve God. uwabivugaga Who said that? yarazi Imana He knew God. munyemere mbasabe iminota 5 Let me gusa ask you for 5 minutes. mbasabe iminota 5 Just gusa 5 minutes. yonyine Only 5. mbereke Yosuwa And show you Joshua uburyo yageze mu cyo bita igerageza how he was tempted. action trials He was tried. yego yageze muri trials He went through trials. icyo Bibiliya ivuga ngo yapimwe He was tested. yarapimwe He was weighed. ngo bigaragare koko It realized ko Uwiteka that God azamugwa inyuma who would always be with him. ibyo mvuga birumvikana ntabwo yari amagambo y'igipindi It was not just lip Yosuwa service. yarapimwe Joshua was tested. bigaragara ko azagwa inyuma Uwiteka And he realized that he was ni faithful. cya gihe bari gutata murabyibuka That time when they went to Yosuwa ngo spy, yarahagarariye umuryango witwa aba Efurayimu he had gone on the behalf of the Ephraimites batoranya n'abandi bagabo b'intwari mu and yindi other miryango 10 people mujye gutata igihugu to go and spy the nation mugaruke mutubwire and inkuru bring back the news. bagezeyo When they reached, batata igihugu they spied. bavandimwe My brothers, bavandimwe brethren, ngewe nkunda abo tubana nka Renata barabizi hari terime nkunda gukoresha there's a word I like to use. iyo umuntu ari umujeya When someone is a giant, barabizi ntabwo mvuga ngo ni umujeya I'm not saying they're the ndavuga ngo ni giants. umuyebusi Say he's a Jebusite cyangwa umunyakanani or a Canaanite cyangwa umugirugashi or a Gilgal. aba bantu barabajeya Those were giants. barabajeya They were huge. abajya bavuga uko Yeriko yari yubatse People speak of Jericho. bayubakishije amabuye They built Jericho with ku stones. buryo epeseri yayo Its width, ngo yanyuraho imodoka nibura ebyiri z'ibisikanye a car would go. metero It esheshatu was like a double lane. amabuye abayateruye Using stones. bari abagabo bapima metero esheshatu These are 6 feet men that would carry ntabwo the nshaka stones. kubajyana kure bamwe muri bo bari Some of- abanefilimuzi Some of them were Nephilims. ntabwo bari abantu b'inyama They n'amaraso were not flesh and bari blood. abantu bari iburide They were a hybrid. bari abantu bavanze abadayimoni A n'abantu mixture of fallen angels and bari men. ibigabo by'ibihanga Huge. bamaze gutata igihugu After spying, babagabo batigeze babana the others n'Imana that had not been babagabo batabaye ku birenge at the bya feet bya of Mose Moses, babagabo batasubiyemo amategeko that had not meditated the word, babonye babagabo when they saw the giants, babonye uko when bangana they saw their size barebye ikirere cyabo and how they were, barebye intoki their zabo stature, baravuga ngo batubonaga turi inzige were as grasshoppers. naho bo baturebaga bari ibigatanye They were scared. ngo bariheba They were dejected bazana inkuru z'incamugongo and were discouraging Imana others. yatuzanye ngo baturimbure God has brought us here to kill us. bakuri bya bindi by'abanyegiputa Stop those things of Egypt. umwe wenyine yagukubita This kandi one ugapfa giant can kill you. ni abantu utakwigereranya You cannot compare. ngo Yosuwa afata ijambo Joshua took on the mbere stage. y'uko arifata ariko Before him, abagore the women, murabizi ukuntu Imana bahaye impano you know, they are gifted. abadamu They are gifted. hari umunyamurenge umwe yambaye ubuhamya Certain Nyamulenge lady inshuti yanjye yitwa Nganire aramuzi umuvandimwe gave me a ama testimony inkuru ye byabaye muri 70 ngo bamurerere babamereye nabi of what happened in the 70s when they are being ngo barasenga ngo Imana killed. irababwira ngo abagore ngo nibo bazirukana murere That women were the ones to chase away Murere people. kuko mwe mutayizi rero muzaze ejo mbakomereze inkuru ko yarangiye ya murere It looks like you don't know that story. I will tell you how it Abadamu. went. Women, bamaze kubabwira inkuru when they heard of that, amabere yikoze ntosa they started. abana banyuze ko bapfuye uzi ko barahata. We are dead. We are finished. mbonye intumbi zigaramye muri We are zigaramye muri icyo finished. gihugu I see dead bodies. all over. abagabo b'abanyabwoba batangira The kuboroga scared men turapfuye started crying. turashize we We are finished. iyi Imana yatumariye iki koko Why did we yaje bring here? kuturimburira God brought us to kill us. Yosuwa ngo abacomotse
Joshua stepped yusufu ngo bacomotse forward. ati abagabo bavuze ibiki So what are they saying? bababeshe They are lying. bababeshe They are lying. bababeshe They are lying. uzi impamvu bababeshe Why? twebwe n'uwiteka If God is with us, twebwe God is n'uwiteka with us. tuzabarya We shall eat nk'imitsima them tuzabamira like buri bread. ntabwo We will swallow them. mwebwe murya kankutu ntabwo murya hurure For you eat portion. abarya hurure tujya tumira bye We swallow whole. We babwire ngo don't chew. yaravuze ngo tuzabamira We will swallow them. tuzabamira We will swallow them. ntabyo gutapfuna No chewing. ni mwe Just swallow. bazasigara babaza ngo tubacishije They will wonder where they have gone. mugabo umwe ngo yari ibiro bibiri byahurure Some guy ate 2 kgs of portion. ngo umugore wari wayimucimbiye They had cooked for him. ngo amara aramureba ari mbarya ubwa nyuma How he was swallowing the last bit. umugabo nawe agira isoni And the man was ashamed. amara areba wa mugore ngo burya hurure ngo muzamubona ari ibiryo So you think this is food? ngo iyo yikanze gusa ngo amaboko ngo izishi It just disappears before your hands. nuko hurura izimera rero That is how. ijya yikanka intoki ikambishira When it gets to your hands, ni it nk'uko disappears. yosuwa yavuga Vanishes. ni nk'uko yosuwa That's yavuga what Joshua was saying. nibabona twebwe n'uwiteka With God together, with God. nibabona twebwe They n'uwiteka serve with God. nshuti yanjye uwize amategeko You have learnt the law. waritse imana mu You have mutima kept God in your iyo heart. abonye ikibazo akibonamo sikise They see a success in God. haleluya Hallelujah. umviriza niyo Listen. mpamvu yesu amwita intare y'umuryango wa yuda That's why Jesus is the Lion of Judah. impyisi yibonye inzovu When a hyena sees a lion, ikizwa nayo yameze it runs. ariko intare yibonye inzovu But when a lion sees ibona ikibazo an elephant, ibona big lunch sees a big lunch, not a problem. urumva aho bitandukaniye umwe aravuga ngo idukandagiye gutya gusa If it tramples us, we are finished. undi akavuga ngo But the lion, nitufata gusa the lion, tuzongera kurya kera if we kill it, we will not Nshuti yanjye. take long without yosuwa eating. Joshua, umva rero uko imana ibigenza this is how God ngo does it. ba bagabo baravuga ngo nimubatera amabuye we na yosuwa They wanted to stone him with Caleb. we na karebu ati mubatera amabuye You stoned them. barashaka kutumara They want to kill us. yosuwa arahagarara Joshua stood. uzi icyamukijije You know what saved him? ubwiza bw'uwiteka buturuka mu That the ihema glory of God ubwiza bw'uwiteka buturuka mu out ihema of the tent uhagarara kuri yosuwa filled with the uhagarara kuri yosuwa stood buramuye upon Joshua. niwe wenyine na karebu mwavukiye mu egiputa only him. bageze mu gihugu And cy'amasezerano Caleb reached the promised yari land. yarabonye imana He had seen yari God. yarabanye He n'imana had been with yari God. yarabonye imutaba He had seen his aravuga help. ngo n'abana nabibatsindagiyemo And I've seen, ndabizi I've neza imparted this. jewe n'inzu yanjye I know me tuzakorera and my uwiteka house. ndabizi neza I know well. jewe n'inzu Me yanjye and my house tuzakorera will uwiteka serve the Lord. imana ibaha umugisha He's the imana one. ibaha umugisha imana ibaha May umugisha God bless you. 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 ejo rero Tomorrow, ejo tomorrow, pasita hari ikintu wavuze nyacyo there's something you say. dawidi muhaguruke tugiye gusenga We are going to pray. Stand up. hari ikinyarwanda cy'abubu hari ikinyarwanda cy'abubu There's a term that is common now. cyitwa amabara ngo yakoze amabara ngo yakoze Making amabara mistakes. So huge. amabara ni ikinyarwanda cy'abubu ngo noneho ngo ubundi bavuga ko umuntu yakoze ibara ariko abubu ngo bagire menshi bavuga ngo yakoze amabara dawidi yakoze amabara David messed up. dawidi amabara He messed up so much. yari afite abagore batandatu He had 6 wives. iyo tuzamuvuge Shall talk about him ariko tomorrow. dawidi uyu But this same David, kumana when it came to God, ndagutumiye ejo I invite you tomorrow. kubera iki ejo Tomorrow. iyo mvuze ubutumwa simvuge yesu mba mvuze bibiliya mba nkinnye I tuzasoreza kuri can't go yesu without talking about Jesus. mbitse inshuti yanjye I remind you, ntushobora gukorera uwo utazi you cannot serve whom you not know. You ntushobora gukorera uwo cannot utazi serve whom you know not. ntabwo wakomera ku utazi You cannot serve. satani afite ibigusha birenze The devil has ibihumbi many traps. afite ubucakura He's buruhebuje very vile. yesu yaravuze ngo ni umunyabinyoma He's the liar. shyira imbaraga mu kumenya uwiteka Put effort in knowing shyira God. imbaraga mu kumenya uwiteka Put more effort in knowing God. pawulo yari yaramwizeye yesu Paul believed in ariko Jesus. aravuga ngo ndamaranira
But he ngo said hari mfata icyo Kristo yamfatiye that I ngo may ndifuza kumumenya apprehend what he apprehended me for. ngo ndifuza kumumenya I wish to know him ngo kugeza ubwo ngeze no kumuzuko until w'abapfuye the resurrection of the dead. ndamumenya paka ngeze no mu That I rupfu may rwe. know him until his death. Nshuti yanjye yandikiye abakorinto He wrote to the Corinthians, abefeso pardon Ephesians ibice bitatu chapter 3. aravuga ngo mbega iyo mbandikiye inzandiko So when I write to ngo you, ntabwo mubona yuko Imana yampishuriye ubwiru bwa he has revealed to me the ngo mystery aribwo Kristo Yesu of umunyamahanga his faith, which is Christ ati in niyo the mpamvu Gentiles. mpagarara That's nkarwana why I stand and fight. ejo nzakomeza mbabwira Tomorrow I will tell mu you, kumenya Uwiteka in knowing mu God, kumenya uwo wizeye in knowing who you mu believe, kumenya uwo wizeye in whom you believe, n'iyi kuzimu wahaguruka even if the hell abana stands, bacu bazakorera Imana even our children will kuko serve God, twabigishije Imana because we taught them kuko God, twaberetse Imana we showed him them n'abuzukuru God, bazakorera Imana even our ngewe grandkids. ndabyizera I'm sure uyu munsi ndabihanura I prophesy, nkabikorera I work towards it nkabyizera and believe it nkagendera muri prinsipe and walk in it. niringira ko mu myaka ntazi And I know bazavuga ngo aba ni abuzukuru in ba the future they Senga will say these are grandkids of Nshuti Senga. yanjye, My friend, shyira imbaraga mu kumenya Imana put more effort in finding, Uwiteka Imana in yawe knowing the Lord ejo your God. Dawidi azatubera urundi rugero Tomorrow will hanyuma be dusoreze David, kuri Yesu and then we'll end with Jesus. Yesu abaho umugisha karibu God bishop bless you. Imana ibaho umugisha amashyi menshi Louder hand claps, more claps. ntabwo ndumva amashyi yanyu I want to hear your buri muntu applause. wese ahagarare Please stand up. buri muntu wese ahaguruke Everyone should stand up. ariko ndumvise I've really buri been muntu wese blessed. ahaguruke Everyone should stand. hari ijambo nabwiye abantu ejo Yesterday I told people nkunda mu buzima something I love in life ni igihe imana y'ababyeyi is when the God of the parents ihinduka n'imana y'abana turns babo out to be even the God of their children. aho ngaho iyo imana y'ababyeyi ihindutse imana y'abana When God is not longer the God of the parents but also the God of their children. nyogokuru Lois Grandmother Lois, nyoko Unique Mother Eunice, nawe kurimo up to now, up to you, imana ya Isiraheli the God of Israel. yabanje kuba imana ya Aburahamu From the God of Abraham, iza kuba imana ya Isaka God of Isaac, iza kuba imana ya Yakobo Jacob, ibi ya Yosefu up to God of Joseph. ko murumva ayo magambo agakiza kagera ku muntu umwe When one receives nabivuze salvation, w'ejo gato